yemwe bene Imana akaba ari namwe bene imigisha turabatashya cyane turabasuhuza muri aho abari no mu Rwanda rw'ahangaha abari no mu Rwanda rw'iyo ngiyo iyo riterwa inkingi namwe turabaramutsa cyane twahuje ibigo dore ikigo cya Rutanga rw'amaboko cy'ubuzima bushingiye ku muco cya Huye na Rukizangabo Shami official kirongera gihura n'Inkora TV twese tukaba turi ahangaha rero tururwiririza turarebereje kugira ngo bene Imana tubataramire ariko tubataramire mu muco nyarwanda. Icyo tugiye kureba uyu munsi rero Inkora ya Rutanga rw'amaboko ni iyihe? Umuco nyarwanda nabonye byarabaye ibiryo bye, imigirire, imihango, uruhererekane rw'imihango, ibyo byose ndabona byarabaye ibiryo bye kandi biramutunze mwoka byaramwe mwoga hekamwe. Uyu mugoroba tugiye kuganira ku muco gakondo barambagizaga bate, mbere yo gushyingirwa habaga hari iki, nyuma yo gushyingirwa habaga hari iki, imihango yo kurya ubunyano, imihango yo kogosha amasunzu, imihango umva ni byinshi. Ese ubu ngubu niba bitagikorwa ni iki bikoze ku munyarwanda no ku mibereho y'umunyarwanda no ku mimerere n'imigirire y'umunyarwanda n'umuryango nyarwanda? Ese kuba byakorwa biremya bite umunyarwanda? Ibyo byose rero niyo mbundo tugiye kuganiraho n'utundi tuntu. Uraho ariko uriho amahoro somaho gajyoye gajyoye rwose rwose ano kagawutawe. Reka nanjye mbasuhuze bene Imana turabasuhuje bari mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo abadukurikira haba kuri Rukizangabo Shami official, Inkora ndetse no kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Rukizangabo nanjye ndakwakiriye kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV. Urakoze. Ushobora kuba ari ubwa mbere dutaramanye gutyo imbona nkubone aho ngaho. Ndagushimira kandi n'ibibazo ubajije, ibibazo watekereje ko twaganira bitari na bishya mu by'ukuri kuko abantu barasanga twaragiye tubyiga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko noneho haryo hasubiwemo. Yego, burya kwiga no guhozaho. Yego, mbere yo kubigeraho abantu biba ntiwavutse umeze utyo, yewe ntiwanavutse utyo. Ibyo byo ndabihamya, byaba ibyo byaba ibi suko nguko wavutse. Abantu barashaka kumenya ngo inkora yawe ni iyihe, ibi ngibi bikomora hehe, byaje bite? Guhaye rugari. Urakoze. Ubwo ugiye kubaza ngo Rutanga rw'amaboko ninde? Yego, mu mavuka ye, mu mabyiruka ye, hanyuma n'uwo tubona uyu munsi rw'umupfumu, rw'imandwa nkuru, mwigisha buzima bushingiye ku muco, rw'impuzu, rw'amasunzu, rw'imitsindo, si bundi ibyo ni ibiki? W'amababa ubwo nyewe nari mbivuze uko biri, ariko kubibaza gutyo ni byiza nabyo nk'umunyamakuru kugira ngo ubyibaza tubone igisubizo. Yego. Rutanga rw'amaboko ni umuntu wavutse nk'abandi, umwana wavutse nk'abandi, arakura mu bibungo bya Mukinga, mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge ni Nyamiyaga, mu karere ka Kamonyi, munsi ku Mayaga mu Nduga, akaba ku Mahoro. Ku Mayaga burya ni ku Mahoro. Noneho ndakura nk'abandi bose, ndiga amashuri abanza mu Bibungo, école primaire do Bibungo, ahantu wagendaga n'amaguru, umuhanda w'iwacu urawubona, wowe warahageze si rimwe si kabiri. Kwikinira umupira, gukubitana umupira n'ibuye byose, zamura bigingi cyane. Ibyo birarangira njya mu mashuri yisumbuye Ikinazi, twagendaga twambutse umugezi w'Akabebya bakura inkweto. Ndibuka ko twize Ikinazi turi aba kabiri, ko imfura bari bakuru bacu n'ubundi bahabanje, bako hari bamwe bari babaga bavuye aho mu Bibungo tubasangayo.
byabaga bigoranye kugira ngo umuntu azave ku mashuri nk'ayo agire ahandi hantu nk'aho twagiye tugera, yego, ariko icyiciro rusange ndakirangiza, njya rero gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho aho bita groupe scolaire Karengera. Abantu twiganye aho ngaho ndabaramutse cyane, ku Kibuye hano kure, goranye kugenda, ariko ubu ngubu mukuru rubereye mu Ruharo yagize icyo akora, uriya muhanda uragendeka. Jya mvuga ngo nzafata nk'akanya ngeyo gusa nongere ngaruke, aricyo kinjyanye kugira ngo uriya muhanda mwumve, kuko kugenda muri uriya muhanda ugenda muri bisi byabaga ari ibintu bitoroshye. ya yindi yango na trako hariya wabiraga ibyuya bikavaho hakaza iki nuko ukumagara ukayiha guteka. Nafataga nk'ibyumweru 2 byo kubanza kurwara kubera abantu bakugaruriraho cyane abindani. Oya niyo utaba ufite indambi byanze bikunze amakoni yabaga ari hariya byabaga bitoroshye. Ubwo nagendeye mu mujyo w'amashuri, mvayo rero njya muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ni Butare, niga iby'ikiganga mu mwihariko w'ubuzima bwo mu mutwe. Hanyuma ndi mwimenyereza mwuga rya mbere rero burya ni imbarutso ya koma, yego, yo kuba rutanga rw'amaboko runguru, ariko na mbere byari bihari mu murage, yego, nicyo ariko utarabashije kubikurikira. Nibyo n'imbarutso yarabaye, hari aho yakomye, nibyo uganiriye neza, hari aho yakomye, hari hahari, kuko mvuka jewe igisekuru cyanjye ni rutanga rw'amaboko rwa Munyabarame Bankikabahizi, barutanga rw'amaboko ngabimujinya Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda, umupfumu mukuru mu Bicumbi, arazwi rero mu mateka y'u Rwanda, umutaramyi w'ingongo kandi ndanagukeje. Noneho harya niwe Munyinya, Munyinya baharamba n'isogokuru, urwego rw'inkindu rwo bateraho inzego bakuririra, ageze imyaka 103. nuvuga utyo ujye uvuga n'ibyo ni sogokuru, bizigira by'imfizi Munyinya baharamba ntuzaba. ayo mazina rero n'umugisha. Rero ubwo wumva baririmba rutanga rw'amaboko, urabizi we nk'umutaramyi mu ntanga mu ndirimbo zitandukanye, si jyewe ni sogokuruza, ko nge nabaga ntarabaho. Ariko rero akaba afite amateka akomeye, kuko niwe Nyagasani Imandwa nkuru uheruka mu Rwanda n'umupfumu mukuru mu Bicumbi. Mumva nitwa gutyo mukagira ngo nibyo niyita, oya, kuvuga ko hagira aho bikomoka. Mwambari w'umwana burya ngo agenda nka se nta niyimanye na kabara. Aho rero niho nkomora umurage, usogokuruza iyo mitongero iraba, mvuka uwo murage, ariko mvuka igihe kitari cyabyo. Abo twiganye bose barabizi, Imandwa ntizigira ikinyoma, natwe twakuze nk'abandi, tukura nk'abandi, ndetse turanasizora. aho ngaho uhagarike rwose nkora yawe urasizora. Niyo mpamvu usanga burya hari ibyo abantu bashaka kujya gusyaho, urasizora, bakaba batabishobora. Yego, kuko twamazeyo rwose, nta ibyo twagiyemo byose twabigiyemo mu buryo burunduye, ibyo tuvuyemo nabyo tubivamo mu buryo burunduye. Rero ndimo muri kaminuza mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere, nk'umuganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bikuru mu gihugu. Kuko numvaga rwose nshaka kubyiga mbishimikiriye, cyane ko nabikundaga mu bwana bwanjye. Ngo data yarambazaga ngo uzaba iki, nkamubwira ngo nzaba umuganga. Mu myaka nk'itanu abantu bakunda kunkurikira ndumva mba mbivuze kenshi, niba bikugarutse mu matwi byarigeze kuvugwa ntibikurambere, aryo hasubiwemo, kuko hari n'ababa bashaka kubyumva. Urumva nka wowe nk'umunyamakuru bariza abantu batandukanye. Yego, noneho imyaka nk'itanu uzaba iki sha? Nzaba umuganga. Niba rero ushaka kuzaba umuganga wiga cyane ushyizeho umwete, ati kuko nk'ubu mu Rwanda dufite umuganga umwe ubaga umutwe. Ngo nge ndamubwira ku myaka 5 nshuti yanjye, ngo nge nzamubwira ngo nzaba wa kabiri kandi nzamurusha. Narangije, ujye utinya ibintu umwana avuga. Narangije kaminuza
ntangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, nibyo nari ngiye kuvuga rero uko byaje kandi mu buryo bushingiye ku muco. yego Aho ndi mwimenyereza mwuga rya mbere, umurwayi bampaye gukurikirana ngo mwigireho, hanyuma ariko hari n'abantoza yararwaye ibidasanzwe. Kujya gukurikirana ibye nabaga nasomye ku ifishi n'iki, ariko kumureba byari bidasanzwe. None haza no kumbwira ibintu bidasanzwe, yaramaze imyaka 3 n'igice atavuga. Njyewe nkibwira ngo ni depression. Buri ibintu twiga biraturoga. Hari igihe bituma tutamenya ibintu mu mizi yabyo. Abakurambere bacu bo rero babaga bazi ibintu mu mizi yabyo. Noneho ntangira gukoresha tekinike zo kuvugisha utavuga. Tekinike, uburyo bwihariye abantu biga mu mwuga muri ibyo by'ikiganga, mu by'indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma nibwo aje kwifungura igitangaza cyari gikoretse ku nyiga guhuma nkanjye y'umustajeri uvugisha umuntu nyuma y'imyaka 3 n'igice atavugaga. Ariko avuga noneho nanjye byandwaje mu bundi ati icyo wamfasha yewe nuko wamfasha nkava ahantu ibintu ndwaye ntibyakirira. Uyu munyazu barahakana ko arwaye, kuko kenshi mu kiganga tuba twumva ko abo bantu batumva ibyo ari byo. Mu kiganga twiza ariko mu kinyarwanda ho nibindi barakubwira ngo n'umusaza arasara akagwa ku ijambo, bivuze ngo azi impamvu asara gutyo. Uzuko asara nabyumva. Ubu ngubu bararavuga ngo umusazi n'umusaza atinya nyine. Ikimbaza rero iryo jambo ntabwo abantu bagikoresha. Ntabwo bazi ko ari nyina nyine. Ntabwo bagikoresha ijambo umusazi, ngo bavuga ngo abarwaye indwara. Interuro ye narabibangiye. Kubera ko iyo ugiye kubyita ukundi bituma tutabigeraho mu mizi. Ubyambura umwimerere. Kuko urumva mu kinyarwanda barakubwira ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. Yego. Kuki yasazi bimujunjamisha, undi agasara ibimo mwirukansa, undi agasara bigize no gusara ugasizora. Nabyo biravugwa. Ibyo byose rero bifite icyo birema, kandi ushobora gusara ugasizora uri muzima. Bakavuga bati Rukizagabo yasizora. Nabyo. Kubera kamurimo. Urumva rero ntabipfa kwizana. Ndavani ubu ngubu nibyo uyu muntu arahakana ko arwaye. Kuko abenshi mu barwaye indwara zo mu mutwe burya baba bahakana ko barwaye. Subwo hari hehe bitaro y'indwara zo mu mutwe Ndera. None hari ibindi bitaro bitugira. Arenze ko ari izo yo zahuye. Huye nahakoreye bwa kabiri. Ibindi bitaro burya biza nyuma. Noneho ndavuga nti ubuse urwaye ute, waje ute, ntangira kureba ngo ndebe ko afite ibyo bita coherence, ni ukuvuga ibitekerezo bye bijyana neza, mbese bifite umujyo muzima, atari ibintu bicurikiranye. Nubwo nicyo ushaka kureba. Ati nawe urabizi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bivuga neza ibi nibi. Naje ndwaye, ariko ibyo ndwaye ntibyakirira. Nibikize uza kubica ku ruhande nyuma, ariko aza kwifungura. Burya hari uburyo baza umunyarwanda ati uvuye ati sinza mvuye hirya. Umukristo wawe w'ikinyoma, abakristo bajye bambabarira pe. Harimo ubuhindu gembe bwinshi cyane. Umuntu yarapfuye ntagishobora gutekereza. Kavuga ngo ariko ngo abanyarwanda ngo mwagiye mukizwa ngo koko ngo ntuzavuye. Byo kizwa. Ntabwo uri imfura, uri gifura ntuzi no kuganira, kuko uwo muntu yarakwimanye yanga kukubwira ngo wimbaze ubusa. Yego. Ibyo umbaza ntibikureba, jya ureba ibikureba bitakureba urebe hirya. Yanze kubikubwira ibyo byose, akubwira gusa mu ijambo rimwe ngo sinza mvuye hirya. Cyane. Kugira ngo umenye yuko hari aho ukwiye kugarukira. Ni ukuri. Mu bupfura kandi. We kundondoza. Windondogoza. Winyinjirira. Si ngombwa, ariko ayo magambo yose ntayakoresheje. Kuko mu gipfura hari imvugo. Twarangiza bakabitwihanisha. Iyo communication irakomeye cyane. Bakabitwihanisha. Ni mwihane ubwo ni ubupaka. Mwihane ibyo bintu. Wihane ubupfura. Kandi buba munda. Hisha munda ahubwo uhishe munda imbwa n'imwiba. Rero kuriya kuntu akomeza kubica ku ruhande warwaye ute, ntahita abikubwira. Nibyakirira yewe ne buriya ese wampaye amahoro. Buriya batarakwibonamo ngo musangire uko kuri kumuremereye yihariye. Yumva kundi muntu adashobora no kumva, ari nabyo byari byaramugobye bigatuma atavuga. Yego. Ariko nyuma rero uko mugera mu mwimonyera nakwiyumvamo
aranyifungurira aranyongorera. Mbwiye uko ibyo batubwira ngo twihane, nibuka ko na Yezu Kirisitu yavuze ngo mugende nk'intuza mu ntuza, bigaragara ko hari ibyo nawe yigishaga abantu ko bakwiye kujya baziga. Ikibabaje hari igihe uvuga ibyo ngibyo abantu bakagira ngo ni ukuri, ariko Yezu Kirisitu ni igihimbano cyo muri Kibogo Umutabazi. Ntabwo rero waba uri umunyamateka urangiza ujye gutanga urugero nk'urwo ngurwo. Yego. Urumva, ariko ubwo wenda ubivuze gutyo kugira ngo ababyumva gutyo bagire ibyo bumva. Ariko hano turi mu muco, turi mu mateka, dufite ingero nyinshi zo mu muco wacu, ntabwo rero twajya kurarira. Noneho umuntu aza kwifungura aranyongorera. Nishe inyamanza, nishe inzoka, ati ibyo bintu uko bizi byakirira gutyo. Niko byanditse, urabizi. Mva kuri universite, mva kuri kaminuza, umuntu wa mbere burya wanyakiriye mu itangazamakuru, reka rwose nanagushimire, nongere kandi kuko ntabwo ari bishya, birasanzwe, ariko nongere mbibwira abantu. Rushizangabo icyo gihe yari umutaramyi w'ingongo kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda y'icyo gihe ntuze kuyigereranya, simbizi, mbabarire, ariko usomaho gajyoye. Yewe kugira ngo urabizi ntabwo twari tuziranye, nubwo wize muri kaminuza i Butare, ariko wavuyeyo tutaziranye. Yego, twari tuziranye gake, twamenyanye cyane kubera bari bushakashatsi, ko wajyaga mu isabato nje nkajya mu bindi, twaranyuranaga, twaginaga amanyurane. Kubera ko ndibuka ko wampamagaye umbwira uti ibintu numvise ngo kirazira ngo iki bimeze biti, ubukoze ubushakashatsi uzaze yego tubimenagure tubiganire dutarame duryo. Nuko burya nije mu itangazamakuru. Yego. N'abandi batandukanye, ubwo ni wowe mvuze icyo gihe kuko wari ku gitangazamakuru kandi kihari itangazamakuru. N'abandi benderaho. N'abandi benderaho. Bahita bakumva bumva ko hari ubukungu. Hanyuma uko abinyongoreye nishe inyamanza, nishe inzoka, ibyo bintu byakirira aha. Nkuko ubwira ati niko gacwa, iyo umuntu acanye inkwi zo mu irimbi, wowe uzi ko ibyo bintu bigenda bite? Babijyana indera. Mbese umuntu asajijwe no kwarurira intashya koko zari zaje kwarika mu irebe ry'umuryango we. Bene ibyo bintu nanjye iyo nigisha no muri kaminuza mbibaza abanyeshuri cyangwa no mu nama zitandukanye z'abaganga n'abashakashatsi, kavuga nti bene uyu muntu aterwa ridoro zingana iki, tegretoro ibiki, byo nibijyanye n'indwara ibibazo byo mu mutwe abo twiziranyeho. Banteye imbuto kirazira. Mama yarambwira ati gira y'amasaka atakugwa, none zaramfashe. Simbyumve isuka uze ko nabyumviye aho ngaho isuka yarayobye mu ruyuzi. Iyo bite ibyo babinza kuki yayobye ite mu ruyuzi kandi kizira mu Kinyarwanda babizana indera bati. Ndangije ndavuga ni rero burya bya bindi na ba mama batubwiraga bifite ishingiro, nubwo twabiciraga inyeri ariko n'urukondo utayinya. Dore nabonye n'uwo byasashije. Yego. Kandi aranabizi, ariko ndavuga nti ubu ngubu bashobora no kubavanga ibintu. Uzi ko nagiye nkajya hari igitwe Busasamana aho yakomokaga kugira ngo ndebe ko ibyo bintu ari byo. Wagiye? Nagiyeyo. Muri interview zanjye zose ziri audio visual recorded, zibitswe mu buryo bw'amajwi n'amashusho, kuko nagombaga kureba ibimenyetso. Buriya mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ureba ibimenyetso byo mu maso. Ubu abantu badukurikiye kuri izi televiziyo zose, Muganga Rutanga rw'amaboko, Rukizangabo, Inkora, barareba bakavuga batari kukira kigabo ibyo kivuga bikirimo cyangwa kiraremekanye. Yego. Baba bibona. Yego. Nibyo bita body language. Yego. Gusomera imitima mu ruhu. Yego. Kuko umunyarwanda arakubwira pe. Arakubwira atariko kombana. Atana makabo ndonwa. Atasama turebe ko ntakangononwa kari. Urebe ku ruyongoyongo n'inzoka. Ariko turakiga imyandiko mu kabyara. Buriya barukuye ngo umuntu arebe mu nda, kundi be y'umutima. Kuko no mu maso yewe ndabona bitaza neza. Hanyuma uwareba mu ati kandi numvaga binduruma. Byarandurumaga mbirengaho. Ndagiye kumuguriza amafaranga rwose numva binduruma. Ndavuga nti none dore ambwira ngo ejo nzayago. Ariko ntamureba mu maso. Ngabana nazayam.
reka mbabwire mwiga ikintu cyo kwiyumva mwiga ikintu cyo kumvana namwe ubwanyu kuko Imana iri muri mwe abakurambere bari muri mwe baravuga ahubwo abantu ntibabumva mama rero akambwira muri iyo myaka 5 uwo murima ndumva narawuberetse numva twabirambura ibyo bintu byo kumva aho ababyeyi bacu baganiraga n'ibidukikije nisanzure umuntu akavuma intoza akavuga ati nturenga ntiziharenga agafata ingata ntugire mu ihene agashyira ku ntuza ku muryango agashyiraho ibuye intozi ntizigire umugore akagira atya agasobekeranya amaguru agafata ku mabere nabwo asobekeranyije yego niyo mpamvu kizira mu kinyarwanda yuko umugore yicara akagerekana umugabo akaguru cyangwa agasobeka amaguru urimo urazinga umugabo urimo urazinga ubuzima buzabyara ubundi bute kirazira ngo se ngo bitwaye iki ngo jewe ni nako nkunda kwicara uzareba bameze batyo data avuma urubura akavuma imvura pe ikagenda cyane akitonganya akakubita intore hoya cyane jewe ndabizi twubaka ahangaha noze mbikubwira umufundesho bundi yanyibukije ibintu ntibukaga twubaka aha nishe imvura irapfa rubandi birenge twariho twubaka iriya ruhurura urabona ni nini cyane kwiturutse pfiri ukazayizengurutsa iki kigo ngo ufate aya mazi yose y'uyu musozi ntabwo byoroshye noneho bamaze kuvanga inoza beto yose imvura irahika kandi turutse hariya mu cyoko cyacu ibumbogo abantu barambwira bati databuja tubigendere dute ko imvura iguye kandi tumaze irayangiza ndabwa nimukomeze muvange mfata icumu ryanjye ndatongera ibyo ntongera imvura yaguye imbere ya mucyamo irarenga hakurya hano hagera ibiyaga noneho uwo muntu uri wawe binyibukije ejo bundi ambwira ati burya jyewe nakubonye ukiza kubaka ati kuko twabanje kugira ngo ni ibintu wihangishamo n'iki ati ugikora birya imvura igapfa nabonye uburyo hari ibintu bikora kandi bikagira abo bikoreramo abakurambere bacu bari bazi ibintu binini nuko rero icyo gihe imbere y'uwo murwayi nongera kwibuka umuhanano wa mama ambwira ati kirazira batujyana mu murima urabizi nta mwana ubiba habiba umuntu mukuru abandi bagasanza utwana dukurikira tugira gute kubiba imbuto ariko kubiba hakaba harimo imboneza bitekerezo ikomeye abantu twakurikiranye iby'umuganura hano mu bicumbi barabibonye ni ukubiba kuba ibyo bintu kuba ibyo bintu kugeza ubwo ubaye imbuto wabirya cyane kubiba ubu rero iyo nigisha abantu ndabwira nti ni mubibe yego mubibe mugezaho muri bora nk'iki gicu yego niwe wadukanye ibyo bintu ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco kugezana n'ubu ngubu n'uwavuga rutanga rw'amaboko ngo ni iki bya bindi baravuga batari ko ibyarimo arabiba ibyarimo ni iby'ibyo umunyarwanda arakubwira ati ntubona uko ungize ejo ndakwica akakwica uba wamugejeje habi ariko akanakurahira akakubwira ati mba nkuroga da yakuroga se nyine kandi koko ndagatera musinga icumu data yakunda kurahira mba nkwambuye ubu nyambuye we uzabe wambuye ibyo uzira nyoko akakubwira data wacu wari ufite ibihanga yitwaga Mikayire noneho data burya bigarukana inkindi yitwaga Finehasi yajyaga ati ndagatuma n'igihe amadini aziye ndagatuma Finehasi yapfa ndagatuma Finehasi yapfa niba nabigira kandi nkaba natuma yapfa yabaga ariyo ndahiro ye ngaho bitegereze urebe niwumva yanyuma rwose bitegereze urebe yaramukundaga bitarabaho ubusa abantu baracyarahira kandi mu miti umuntu akubwira ati ndagatwika Bibiliya y'Imana yatayitwika se yatwitse abantu yananirwa gutwika ibipapuro biri aho ngaho n'izina ry'Imana kandi bavuga ngo ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma ngo ni izina ry'Imana ngo ncibwire ijosi ritabwa bajya kugira bakabihina ni izina
izina ry'Imana ni izina aya mu kinyarwanda umuntu avuga ati mba nkuroga bikiza ngo mba nkuroga atangarwa amaboko yandoga bakurogera abana sibyo kandi wakumva ageze aho ngaho ukavuga uti yewe rorera oya ukabuze ko ajimiye rwose ukavuga uti babarira iryo jambo rivuga mu kanwa kawe riraremereye ukuzi ko atahirahira abikora kukurogera abana nuko rero ndavuga ni burya ba mama bafite ibintu bikomeye bafite imboneza bitekerezo tutigeze twumva kubiba bivumbuye ejo bundi yego umuntu wakwitambika imbuto y'ubuzima bubyara ubundi uzi ko amasaka ari imbuto nkuru y'u Rwanda imbuto nkuru z'u Rwanda ni uburo ni amasaka n'isogi n'inzuzi nazivumbuye muri 2012 ariko sijye baziremye ndababwira ndizari zihari cyo nakoze no kuzibutsa abantu gusa yego mvuga ngo navumbuye amabara makuru y'u Rwanda urabyibuka umweru n'umukara abasaza twaganiraga barambwiraga bati wavumbuye iki ibi ntitubizi twebwe ntacyo wavumbuye nsanga uko nicyo ubu hari igihe witwa umuvumbuzi ariko cyari gishya cyari bishose nanjye ndabyibuka tutangira no kubyuba nanjye ndabyibuka ntangira no kubwira abantu mujye mukenyera nimukenyera imikenyero byibuza mugenekereza umweru n'umukara bifite icyo bivuze bivuga ko ubuzima ari umweru n'umukara nijoro n'amanywa ni ibisare n'amasubi ni iki ni amarozi n'ikirogora ariko nta marozi atagira ikirogora none uyu munsi ikiganga twize kiravuga ngo hari indwara zidakira ntazo nzi mu kinyarwanda indwara idakira yitwa nyamunsi umunyarwanda arakubwira ati ndavura ariko simvura nyamunsi nubona apfuye azabaye ari uwo gupfa ibyo sinajya kubivura ariko ubundi ibindi biravurwa bigakira harya niwe wambwiye wavuze ngo wihereza wivuza abandi niho yasogokuruza nk'ubwo guburaza ubyigarusha yabwiye umuntu sindi umuvugize kuko nakundaga kumuvuga abantu biwe bakabimenya no bakavuga bati ayo mateka ntugakunde cyangwa nawo wakabyara ariko ngo yaje kuraguza aravuga ati nkuri yaje kuraguza yaretse kudutwarira umwanya noneho ageze imbere ya sogokuruza abantu babaga ari benshi noneho sogokuruza mucira mu maso undamubwiye ati nanjye ndebera sogokuru ati ndebera nyagasane ati poje genda witwara abandi umwanya wintesha igihe haraguza uhari none wowe ntuhari niba ubishoboye genda utunganye ibyawe kuko n'ubundi ntuhari gakeye yapfuye nagiye kuvuga izina rye kandi neza bigarukiye aha kuko yaboneka izo ndagwa ari ukuzipfusha ubusa ntacyo yigeze amubwira amubwira ati mva mu maso abakunzi barutanga rw'amaboko abakunzi barukizaga Shami Official abakunzi b'inkora TV turacyari mu nkora ya rutanga rw'amaboko tureba aho ibingibi byavuye twumvise mu magambo avunaguye aho byavuye ariko wabyirutse nk'abandi bana nkuko wigeze kubisitaraho wigeze utereta wigeze ugira girlfriend nkuko wabyita muri reka nkubwire buriya kandi ubinyuranye ariko nawe uragira ngo ngire urimo kunyinjirira cyane ariko ukomeza ubu ngubu ku bantu banzi uko uheze inguni ntabwo nigeze mpinduka njye niba ndi mu bintu mbirimo buriya nakunze umukobwa umwe muri primaire mu mashuri abanza yego handi umuntu aba atagiye kuba agasore nko mu wa 4 mu wa 5 kandi nkabibwira n'iwacu jyewe ndi imfura iwacu nkabwira ni nkundana na naka kandi azaza kunsura ubwo mwenze munsigira umutobe mu gacuma nzamuza Imana cyorere bakaba baramuzi akaba arazwi turakundana rurakeba nabaga ndi imfura ariko oya sinarariraga nta kindi ariko nkumva ndamukunza nawe akankunda yego tata ndangiza rero amashuri ndatsinda ntiyatsinda primaire atsinzwe izina rye sinarivuga ndamutsinda ubwo nifura rwose ubaranzi nanjye ndamuzi cyane urumva twari n'abantu bo mu kirorero kimwe umukobwa utashoboraga kwigererezwa n'undi muntu uwo ari we wese cyane wari ukaze kandi nuhari uyu munsi nuko uzi ikintu cyambabaje aho ntiturahagera aho tsindoranye byose uheze inguni aho tsindoranye oya ndapfumura ahubwo uheze inguni ibyo ni bibi ndapfumura noneho ikintu cyambabaje naragiye ubwo twaraganira arambwira ati wowe n'ubundi wari umuhanga uratsinze ndasigaye ubu ntaho tugihuriye ubaye umunyamashuri
jewe ndayabuze ndabwira nti ariko ntabwo ari byo twakundaniye yego wowe komeza umutima wawe w'umuntu w'imfura ndageze ibyo ndimo hanyuma njye n'ibyo nabaga ndeba kandi yego numvaga ari ibintu nyine bizaramba ntabwo numvaga ari dukino tw'abana kuko ntabwo nigeze nkina mu tuntu abantu bakinamo tw'amafuti bakora ibitagirwa oya data yabaga yarakutongereye uzi ko hari ahantu udashobora kureba ibyo ubwo bupfura tubugenda ariko icyambabaje narangije umwaka ngira ngo ubanza n'uwa kabiri utararangiye muri sogonderi mbabazwa n'uko umuntu basenganaga w'umugabo mukuru w'umwigisha ngo ni umubwiriza n'izababwiriza mu madini ari bo amutera inda uwo mwana aza kubindushya nuko ndagaruka ndamureba namwandisha wampemukiye cyane mbere yo kwihemukira urihemukije rwose aha ntiwagize neza ko numvaga ngufite ku mutima mfite umugambi nyuma ubu byaje kugenda bite ubwo kandi biba bimvuyemo yego ndikinazi rero ho byabaye ukundi ko sinakunze kuko urumva nari mfite umuntu nsize inyuma yego ntabwo byashobokaga torere noneho rero ahubwo umuntu arankunda kandi arabimbwira yego umukobwa ategereza kugira ngo atinyuke abikubwire nuko bikomeye muri kiriya gihe kandi rero singira ikinyoma ngira ngo nabaye imandwa kera n'ubundi nyine turicara turaganira ndamubwira nti rero ko nabishatse muri gihe nkabibura kandi ko ntajya mbeshya byanze pe turabana bisanzwe nk'abavandimwe n'iki ariko ntabwo rwose ibyo urimo gutekereza ko nabivuze maze igihe bishaka nkabibura kandi sinkwanga ariko ndumva ntabihari niko byagenze yego hanyuma ngeze muri ubwo turankome ntirangiye yego imyaka 3 noneho mu cyiciro gikurikiraho cy'amashuri yisumbuye nakubwiye ko nagendaga nkagera ku ishuri nkarwara nkaremba kubera ya makorosi karengera mara nk'ibyumweru 2 ahantu nagiye nkicara mu ishuri nashidutse nicaranye n'umukobwa nawe wavuye ahandi hantu simuzi nawe ntanzi uko nagashyizemo amakayi yanjye ngenda ubwo ndarwara ndaremba ndahera bara nk'ibyumweru 2 niba mbyibuka neza abandi batangiye kandi uri mushya muri section ngarutse nsanga amakayi yanjye yose yuzuyemo note torere yuzuyemo note koga yarazi gutereta noneho oya nabwo yarazi gutereta ahubwo n'ubupfura gusa nubu ariko kiriya gitwari n'ubupfura pe nta kindi yabaga avuga ngo iki noneho icyankozeho cyane rero ni amakuru bagenzi banjye bampaye y'ukuntu yandikaga tekereza kwandika mu makaye abiri icyarimwe bakazajya gusiba ku ruhande rw'ikibaho ku ruhande rw'ikibaho warangije mu makayi yombi akarusha n'abantu barimo kwandika mu ikayi imwe ibyo barabimbwira ni umutima uko gutuje cyane yarabibaye ndamuruzi nawe aranduzi kandi ubaranzi aranzi cyane sinigeze mpinduka rutanga rw'amaboko hanyuma twicara ku ntebe imwe ndamukunda pe numva ndamukunze ndamukunda kandi numva ndabimubwiye pe ndagukunda rwose ibi ni ibintu kandi bikomeye cyane uticyuko nuko oya byaje nyuma ariko hari ukuntu ibintu bikwiremamo ugahuza n'iki ugasanga umuntu n'imfura wari ufite impamvu ugasanga n'imfura nawe icyambabaje twararangije turangije ndatsinda we ntiyatsinda kujya muri university yego mwari erevo muri kaminuza kujya muri university tuburana dutyo ariko jewe nkomeza kumubwira nti ariko wowe umenye ko isezerano ryacu ririho yamaye ntegereza gihe mbanze nige gusa ndangiza
uri iruhande ikimenyimenyi buriya muri kaminuza nta muntu twigeze dukundana ntawe abonye ko nakebutse nkareba abantu ntawe rwose ntawe yego ntawe abantu barabizi abanzi ahubwo njya kurangiza kaminuza nibwo kuko umuryango w'injishi we twari dusanzwe tuziranye tugendanirana bisanzwe nibwo noneho nasubije agati impembero ndareba noneho biza kuza yego ariko urumva nagiye gutya icyo gihe ndibuka tukiri aho ngaho ubwo urumva wambajije urugendo rwanjye uko hari abantu bibaza batari ko si wowe yabayeho ateye niyo mpamvu nabiba urwa kabiri urwa gatatu rw'idini icyo gihe turi aho ngaho Karengera hari igihe habaye hari igihe abana bagiraga ingeso zo gukubagana bashobora kugira gute ugasanga biyogoje ikigo yego twari dufite umudirecteur twubahaga cyane abantu bose bazi ubwenge n'ubu kandi afata umwanzuro avuga ati nta muhungu uzongera kwicarana n'umukobwa umukobwa bajye bicara mu gihande cyabo abahungu bicare mu gihande cyabo reba umukobwa ndavuga nti niko zo gatwa ubu nawe uzagenda se ubundi se twari kumwe byari bitwaye ko nari narakugize ikintu twangizaga nugende urabumpamije ikibi yego kandi nta kibi ngira none biragenda bite ati singende ntugende ngaho guma hanze areba umuntu uza kukubwira ngo haguruka iruhande rwanjye nkaho ndi ikirura ntabwo ndi ikirura kiwe ndibuka ko na directeur yarazaga mu ishuri ryose ntawe wari ukicarana n'umukobwa cyewe ndicanaga nabo kurinda ndangiza najyaga kumugira ntiseko ko atari cyo cyari cyaranjyanye kandi ko bitari igihe cyabyo yego reka ntawe ukina cwera yego rato nta bikino bikina bigana bijya mu iyo ni inkora yawe mu rukundo urumva umenesheje amabanga ariko nibyo ariko byane bizagukiza imiryango yacu ingoma igihumbi ariko njyewe kuko ndi n'umwigisha ngo n'imiryango yacu kuko ndi n'umwigisha niko twajyaga dukirana turabashumba bizagukiza n'imiryango yacu kuko ndi n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco birabwira icy'urubyiruko yuko ushobora kubaho rwose ukimaramwo amarangamutima y'urukundo ugakundana na mugenzi wawe ugakina iby'abana mukagira mute kandi mu gipfura ntihagire ibi rwose birashoboka aho rero niho nashakaga kwendera mvuga ngo byaba ari uburere cyangwa hari inkora waba ufite mu by'idini ni uburere kuko n'iryo dini burya nureba amadini uko yashoboraga kugira umumaro uti ibyawe ni uburere ni uburere kuko ndi imfura ya data data ni imfura ya sogokuru ni imfura ya sogokuruza buriya kenshi iyo bitabaye ibyanga imfura zitora uburere yego ko n'ubundi ngo nubuze imfura ati biheko kandi ababyeyi bacu ari data bafataga umwanya munini kuturema kudutongera kugira gute duha urukundo kurwitaho ukiri no mu nda kandi n'ubu iyo mbigirira utwana twanjye burya jyewe sigi ni data bundimo aba mama nibuka ukuntu data yakunda kunterura akanjyana hanze ngo ujye kureba ukwezi kwabonetse inyenyeri mbarira inyenyeri ndebe ko uzishobora ukabara zikakubana nyinshi noneho rero ubwo ibitutsi bikaba biraza ukabona kujya kuryama uzi ko yariyo mbonezabitekerezo yo kugusinziriza ni umuhanga cyane si ugusinziriza no kubikira abagore iki gihe basigaye bavuga ngo ngiye gusinziriza umwana ni nko kumutera ikinya bavuga kubikira ahubwo waba ugenza umwana se no kumwica none no kubikira umwana kamuvugiriza ubuguyiguyi ukamusakuza ukamugira gute ariko bintu nasanze no mu Bafaransa n'Abongereza ba kera byari birimo hari indirimbo bita Rebelliseze urumva zo kubikira abana cyane babikura
kuko ntacyo batadutwaye nabo baragenda babihuza Ni naho bari ibyiyumvo. n'indimi zabo nta kintu. Hanyuma rero ibyo bikandema, ndibuka ko data yari afite n'umuheto ntangiye kuba agahungu katangira kwigana ibyo se akora, noneho akanjyana munsi y'urugo kwiga kumasha. yego Umukuru w'igihugu ejo bundi yavuze ikintu cyo gufora ugahamya, mpita nibuka icyo kintu. Data yarambwiraga ati rero buriya umwambi ni umwe, kugira ngo ubone undi mwambi biba bigoranye. Kubona imyambi ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rasa umwambi uzi ko ugomba guhamya. wipfusha ubusa Ntibishoboka. urapfushiriza iki? Imyambi kandi wibuke mu kinyarwanda ishushanya abana. Burya kuvuna imyambi, kuvuna imyambi ntawe tubitutse, no gupfusha abana. Guca injishi n'indundiriza umwana yo gacana injishi, umugore cyangwa umubyeyi w'umugore. Yego. Noneho kuvuna umuheto no gupfusha so cyangwa uhagarariye umuryango cyangwa umugabo, umugore agapfusha umugabo. Ugako ntikinjiye. Ibyo rero urumva kubikuremeramo gutyo, bakakubwira ko umwambi utajya uraswa ngo uhushe intego, ni ukukubwira ko umwana atagomba guhusha ibyo yatojwe. Ni uburere buruta ubuvuke, ni ubuzima bwose abakubwiye. Yego. kandi ukabitura ukamenya ko kurasa ari uguhamya mu cyico, ari uguhamya intego. Yego. Ntekereza ko biri no mu bintu, nta mwambi wo gupfusa. Ntekereza ko biri no mu bintu byandemye bigatuma intego nihaye nzigeraho ubuzima. Kandi koko nta ntego ndiha ngo sinyigereho kuva mu buto bwanjye. Kuva mu buto bwanjye ni uburere rero buruta ubuvuke, kuko nibyo bindi wavugaga nk'amadini abantu bakuriyemo n'iki byakoraga kubera ubwo burere. Nibyo nakubwiraga abapasitori ba kera, abapadiri ba kera ntubagereranye nabo, biratandukanye. Urasanga ari ba bantu bagiye mu idini ariko bafite umutima. Noneho yakwigisha icyo yigisha cyitwa ijambo ry'Imana rya Bibiliya, akaryigisha n'ubundi nk'uko yaciraga umwana imigani yumva imurema. Uzarebe n'ibibwirizwa, ibyigisho byabo ni ibintu biri mu buzima bw'abantu bwa buri munsi bikabarema. Ubu uyu munsi wa none umuntu aritigisa ati nuzuye umwuka, akikumura akagira gute, ati neretswe ibi ngibi. Ntabwo birema. Ntabwo birema. Hari umuntu yarigishaga akakubwira umusore uzakubera umugabo uko ameze, ko atari umuntu urera amaboko. Wareba kurera amaboko mu kinyarwanda uzi konsa umuhini, abandi barimo bahinga ukaba ugize utya, abandi barahinga nguronsa umuhini akagukubita kukagomba mbari, abandi barahinga vuba bakajya konsa abana wowe uronsa umuhini. Ariko n'iryo jambo ryabaga ryagukorogosha. Yego. Umukobwa utazi umweyo, kandi buri yuko abantu batamenye umweyo niko uzagira no mu nzu z'abantu ugasanga mu nshonda z'inzu buriri haje ifurika iki, kubera kutamenya cya kintu cyo gukanga umweyo mu mfuruka z'urugo. Ibyo rero ni ibintu ababyeyi badutozaga. Ejo bundi hari umunyamakuru uherutse kumbaza atariko ati Rutanga rw'amaboko tubu wakoza amasahane amasahane mato ako gato. Jewe nahetse barumuna banjye n'imfura n'abahese nagizene wahekuda umutabinda, hanyuma uwo nabyaye nibo bananira. Ibyo byajya kunteranya n'injishi, kandi wenda nawe ahugiye mu bindi nabyo bifite umumaro. Yego. Mu nkora ya Rutanga rw'amaboko, mu nkora ya Rutanga rw'amaboko, ariko ivuga inkora hari igihe abantu batabyumva. Inkora ni ikirari cyawe, inzira y'ubuzima, ubuzima, kandi hagasigara n'ibimenyetso. Mu byo numvise nari ngiye kukubaza ngo hari amateka ababana ujya ushaka kuvuga ukumva birakubabye ukumva ntiwayavuga, cyangwa se ukanabireka rwose. Mu kuntu nagukurikiye numvise ntayo. ahubwo nkundira nkubaza iki gihe n'iryo naryo urizige wenda ubaze uti wabimenye ute. nuko uri hanze rwose nk'imyenge y'inzu nta kibazo ufite. Imandwa ntizihishe ko nagiye hari ibyo mvuga nka mu bintu binezeza mu buzima. Siniba yagize ikibazo cyawe
nuko ntajya nicuza hashize hanjye aya haba mu buto haba mu busore haba n'ubu ndi umugabo yego hari umuntu waba warakoshereje ku buryo waba utaramusabye imbabazi ku buryo uba wumva wamusaba imbabazi aya ntawe wumvise ukuntu biza cyane yego ni spontane hari umuntu wakubabaje ariko uyu munsi waje uri gatumwa ibibazo naberuka hari hashize igihe kera nkiva kuri kaminuza hari umuntu waba warakubabaje ku buryo kajya kakubaba ugakubita hagati mu kavuga uti ariko ntabwo yangiriye neza nubwo nyine bibwika ubijyane n'uwagukoreye ikintu gishimishije ku buryo mu gihe abantu bataramye wumva wamurahira bya bindi byo yego abampemukira bo ntibabuze ubuzima burya n'umweru n'umukara yego ariko ntazi kagira ngo numve biragaruka ndabibitse birandemereye imbere umutwaro cyane burya iyo umaze kumenya uhita umenya igituma umuntu ahemuka kandi ubivura waba ubivura iyo umaze kubimenya rero ukamenya ko nyina w'ubugome ari ubugoryi hari igitabo natangiye kwandika hashize igihe kinini urabizi nyina w'ubugome ni ubugoryi uramubabarira ahubwo kuko nawe ubwe yagize ibyo nawe yibabaza atabizi kugira ngo nawe wikize rega ahari si ukwikiza iyo ubimenye wowe umugirira impuhwe ahubwo ubwo ndakubwira ibimba uriya arabizi ko ahubwo dore ikinganza cyane rero yego abantu b'imfura twabanye neza umuntu gasanga ni umuntu ukomera ku ijambo rye burya ngo ni umuntu ukomera ku ijambo rye ariko anshyiramo n'umwenda njye ubu ndimo abantu imyenda rero bene abo bantu b'imfura sinzi ko hari nk'umuntu tuziranye akaba atazi rwenderanye ntibishoboka ndatekereza ko ntawe iryo zina ndarivuze ntawe kandi wowe urarimenye ntawe rwose umuntu wese unzi neza tuziranye byari bintangaje ubona n'ubu ko nikoze ahangaha uturiya nk'ubu byari bintangaje ko tugeze ahangaha utaravuga rwenda ariko wamuvuze mu bundi buryo yamuvuze mu bundi buryo sibyo abo ni ba bantu umuntu arahira sibyo ntabwo ushobora kureka kukuratira sogokuru bizigira by'imfizi mu nyinya baharamba ntuzabahane atari uko ari sogokuru oya kuko ari imfura no kwivuga kandi yewe arakubwira ati rwego rw'inkindi uzi ko hari abantu batagira ibyaha mu nyinya yifura cyane ariko mu Rwanda nk'uramubwira ngo burya mu Kinyarwanda ibyaha ni ibyaha nabi dalisiye maintenant ukaba umuntu ugarukiraho amazuru agarukira ntupfumure ngo wigire hirya icyo ni icyaha nicyo gituma abantu bakora ibyaha kandi bakabisaziramo ariko wete ndi rwego rw'inkindi munyinya baharamba urabona ko umunyinya ugira amahwa ariko ntuzabahande uwo bateraho inzego bakurira mwese muze mwurire muzamuke bakageraho bagera hari icyo bimutwaye afite imyaka 103 sogokuruza yashaje afite 104 ntabwo nareka kukubwira amateka ya sogokuruza ni Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda yashaje anogowe mwamaso kubera kwanga guhemukira igihango cy'Imana nka Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda u Rwanda ruramuzi ariko urumva kunogorwamo ijisho oya rimwe n'irindi bakarikuramo bavuga bati ntabwo uri bugira utya ntabwo uri buvuga utya badoga umwami mujyana ibyaha ati badoga umwami mujyana ibyo binogoro mbambaroga basha bana ngiyo inkora ya rutanga rw'amaboko uwo rero sogokuruza niwe nakuriye mu maboko ndakana gataguza ntazi igipfa n'igikira ariko ambwira ati nzanira urukebano hariya mpano iyo nzogera mpano iki mpano antuma bavuga gutumagiza uzuko nabana gutuma cyane uhora mu nzira ukimirana igihe abana hano nyabaye ngo kutatuma naka umubyeyi afite impamvu aricyo yafasha abo rero burya wabyatswe nibwo wamenya akamaro hanyuma burya rero nkakubwira data imfura cyane harya ninde waguhekaga ku igare mo niwe
ariko Nataya umwumva rwose yakiraga kwigara kanzengurutse harya mu kibuga mu kibuga cy'inyamurasa ukagenda umwumva tukazenguruka nk'inshuro nkazinga nk'icumi ukagenda umwumva noneho nkajya kuryama rero aguye ubukenyeri ariko rwenderanya nawe niga ikinazi yanizaga igare rye ninjye musore wenyine waryicaye kujya ku igare rya rwenderanya n'ubu iyo ndi kumwe na rwenderanya ndarira ntubona ko mfite imodoka mfite iki ntabwo imodoka zagiye zishobora kungana igare rya rwenderanya mpora ndimubwira buriya hari umuntu ugira n'inkoni nk'iyo ngiyo kugira ngo uyikoreho wenda agira nk'inanga kugira ngo uzajye nk'umuheto wa data nzi ko hari abantu batigeze barinduka kuwufata kugira ngo wumve ko ndi imfura kuri data kandi imfura bya hano iki gicumu nicyo data yanyweragamo kandi nawe ntuzi aho yagikuye ni kwasi hanyuma kirebe ntuzi imyaka kimaze ko kikiri gishya nta munyegezi nta kiraka nta aya ni isugi rwose yego abakunzi bacu ngiyi nubaka rero data yampaye iki gicumu yego inkora ya rutanga rw'amaboko niyo nuko nguko uko mumubona ameza atya naho ngaho bikomoka ntimugire ibindi mutubaza mu gice cya kabiri tugiye kuganira noneho tugiye kwimba twimbike ku muco wo kurambagiza kuri umuntu arongora niba hari ubuhamya afite ariko utaragera aho ngaho kugira ngo dupfundikire urumva twakoze iby'ubushakashatsi burarangiye bukishije si n'uwo murwayi wenyine navuze n'abandi batandukanye abagiye mu nzu zitagangahuye abagize bate ubwo nabaga nabwiye abantoza nti sogokuruza ko ibi bintu yabigiraga nk'umunyuzo ndakana njyewe nkaba numva ngo nakuranye n'umurage we uretse ko ntawitayeho kuko nticyari igihe cyabyo abantu barabyumva neza kuko amadini yari yaramaze kuza yarazimagije n'amashuri hanyuma akaba mfite uwo murage nkaba nanize nka minuza zavuga iki imbere ya sogokuruza umuzimu we azamukiramo rero abantu batumva abazimu nimunkurikire neza abazimu ni abazi Erega ubu ngubu hari abavuze batwacina bataraje nicyo kibazo rero urabyibuka kuri radio hari umupastori wigeze kudutumirana bigira umwamaro y'izina uramuvuze kandi yewe mbamuretse oya we ni inshuti yanjye ntacyo yarwara hanyuma kandi byaranze rwose hanyuma urabizi nkavuga wowe ni wowe waje kuvuga ati rutanga rw'amaboko afite ibishyigikira ibyo none wewe uko avuga ngo mu izina rya Yesu wowe gusa ngo mu izina rya Yesu ngo toka shetani ibyo bintu mubikuraye wowe nturumva n'ijambo ry'umuntu ntunarishyikira umuntu abaye kivuga ngo mu izina rya Yesu Yesu ntumuzi uraterekera umuzimu w'ishyanga urahamagara bizagukoraho uramera inuza imigara ngo toka shetani ndatwika uratwika utagira n'umuriro ngo Yesu bavuga ndamuzi ariko ngo wowe ngo bite byawe ubuhuye rero burya ururimi rwacu ni urukonje yego ni muri cya kirambi turambyamo igisabo gicundwa n'abarambije abarambiwe bagiye niyo mpamvu rwitwa urukonje konjesha ni rwo rwitwa urukonjo mu mandwa burya ibintu by'inyuguti niko babihindura uhita ubona ikintu iyo bavuga igitabo cy'inkomane uhita wumva iki no guhindura inyuguti gusa uhita wumva igitabyemo yego kumva igitubura abantu n'ibintu rero urukonjo nicyo konjesha rero abazimu turihuse turajimije genda gakeya abazi ibyo nabyo urakoze cyane abazi na niba hari abamenye ibiriho hano abariho hano nabo bo mu mizi rero abazi urumvamo imizi ni abantu bagizwe imizi ni abantu bagizwe imizi sibyo ni abantu mizi yego na randa none na kobu cyane wowe uraza umbwira ibisekuru bya Aburahamu nande
hanyuma se shyerezo nkuba yabyaye kigwa abyara muntu abyara merano abyara muntu abyara kobo abyara merano abyara randa abyara gisa abyara kizira abyara none subura yego ngende buri zina muri abana ayo banjye bazi ngayo kubiririmba buri zina muri ayo ngayo rifite icyo rivuga ubwira bukomeye rero na abantu bagereranijwe muri iyo mboneza bitekerezo n'ibiti abazi ni nayo mpamvu wumva hajemo imizi ariko bantu yego abantu tubona bahagaze hano nk'ibiti n'amashami wewe witwa shami kuko washibutse kuri so bigarukana inkindi urumve shami nashibutse yego urugamba turamuterekereye iki kivi nateruye ngo hariye kucyusa mwana wanjye uzabigenda hanyuma uterure n'icyawe undushe ya cyane sibyo rero ishami ntiryirata igiti nacyo kikirata imizi igiti niso urumva hanyuma imizi nabo bakurambere ubwo ibyo bintu iyo mbivuze ukazamukana imizi n'imigara ngo toka shitani sokuru na sokuruza abo turirimba abo tuvuga tukazenga amarira mu maso y'amarangamutima y'ibyishimo n'umunezero n'iki n'akayihayiho ko kongera kumva bwa bushyuhe cya cyuya cyabo nibo wowe urimo gutwika uzanitwika ariko ruvura igihoni ubwo rero n'abantu muzi mu sokuruza yantera kandi koko ahubwo nzamukiramo neza mu byo nemera nanjye namaze kuba ndi umubyeyi mu byo nemera namaze kubona ndi umubyeyi nuko ababyeyi ari imana z'abana babo nta yindi mana bazi wa mugani wa ariko wa Semidogoro yego keretse umwami keretse umutware ku gasozi keretse umukuru w'umuryango kandi imana ivuze ntuvuguruza noneho rero ndebera uyu munsi wa none ababyeyi b'ibihindugembe batari imana mu ngo zabo batamana kandi n'abana bananiranye niho imyambi iraswa igata intego ngo umwana yarananiranye wambabariye tukendera aho ngaho tukavuga ubwo rero bya bindi bishobora gupfundika ibyo niho havuye muri bwa bushakashatsi turavuga ngo ibi ntibikwiye kurekera aho ngaho mbwira ubuyobozi bw'igihugu dore ibi bintu twabikoresheje turabigerageza birakora kaminuza yabonye ko ni ibintu bifite umumaro bihana amanota menshi buriya nagize grande distinction ni amanota atoroshye muri icyo gihe n'ubu kandi hanyuma byakishije n'abantu kuko bwari ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa kandi wibuke wabikoze icyo gihe ubundi ntabwo yemerewe kuvura kuko umustajeri ntabwo aba yemerewe ariko dukora bikoze kandi birakora none ntihari hakwiye kubaho ikigo cyigisha abantu ibi bintu bakabibaho nk'ubuzima kubaho kugituma tugwiza abaganga indwara zikiyongera hakaba n'izidakira nuko twize ikiganga mu buryo budashingiye ku muco wacu igituma twigisha abantu ikoranabuhanga ariko ntitubone ikoranabuhanga n'ubundi tukajya kurivoma ahandi nuko aba bantu bize ikoranabuhanga mu buryo budashingiye ku muco wabo igituma tugwiza abantu barangiza amashuri uyu munsi dufite education pour tous ariko rero ibibazo akaba aribwo byiyongera ubushomeri iki aho kugira ngo na UNESCO iherutse gutangaza ko uburezi bufunguye rwose na ministeri ntabwo rero bufunguye buvuye ndavuga ngo n'uburezi burozi rwose umukoro ndamaze kutwinjirira rabikomeje oya ndeko ngenda rogora ntabwo wajya gukandika ibyimba ntukimene ikiva muri nama tuvuga ko bifunguye rwose na ba nyirabyo barabivuga ibyo ni ibyawe aho ugira birafunguye se ni umutobeze ngo ejo uzagira umininuze byibuze ugira icyo ukuramo hano rero n'uburozi n'uburozi niyo mpamvu abantu ubona babaye ibihindugembe bagapfa bahagaze rero leta irabishyigikira ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kiratangira kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco nibyo mubona twigishirizamo ubuzima bushingiye ku muco ubushakashatsi bushingiye ku muco ubuvuzi bushingiye ku muco buhuza ibyo twize n'ibyo twarazwe by'umwihariko uwo murage w'ubumana bw'abanyarwanda kuko wari warazimiye urabyibuka muri kiriya gihe mvuye muri kaminuza kugira ngo uze uvuge uri agasore k'inyiga guhuma ngo ndi umupfumu ndashaka kubaza ikibazo mbaza wakoze ibyo biranumvikana ni byiza nanjye mbifiteho ubuhamya
ariko kwigira utyo byo bihurira he? kwigira nte ubuzima bushingiye ku muco kugira ngo umuntu abe yabwigisha bukore ni ngombwa ko atereka umusatsi bikaba ibisagi, ni ngombwa ko ashyiramo impuzu, ni ngombwa ko umuntu ashyiramo ibaba, ni ngombwa ibyo byongeyeho iki bivuze iki? Nebyo buriya yego ikintu cyitwa ikirango iyo kitakiriho icyo kiranga kirazima. Ikintu cyitwa ikirango iyo kitakiriho icyo kiranga kirazima. Ndabyemera. Ubu urabona turi muri iyi ngoro, abadukurikira bazi mu Bicumbi ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni ya ngoro yo hejuru. Oya baraza no kubireba ku mashusho. Iyi ngoro turimo twayubatse bigoranye, tumaze no kuyubaka tukirangiza ibintu byose bitunganye ihita ishya. Irashya rwose. Icyakurikiyeho kuvugiraho neza bamwe nta kibazo turashwa. Icyakurikiyeho abantu b'inshuti ba hafi bakugira akayihayiho barakubwira bati gerageza ntihongere kubaka biriya bintu bishya mu kanya nk'ako gumbya kandi warabishoyemo amafaranga menshi. Shyiraho amabati ntise amabati azaba shyiraho n'ibyuma. Ibyuma byo biriho ariko ntibigaragara kugira ngo igisenge gikomere kuko igisenge ni Kigali, ibisenge bibiri bifatanye. Nabwo ntese ibyo bizabivuze iki? Kubu bwatsi bwari buvuze iki? Agasongero kakavuga iki? Amashoro akavuga iki? Nzashyira amashoro ku mabati. Uzi ikintu kibaho igihe amashoro atagihari ngo ahabwe n'agaciro, uzareba abageni ibyo bambara bita ibyanganga, ubundi babyambaraga ari bibiri, ubu bambara kamwe mu ruhande rumwe. Urabeho rero. Urumva twutagiye muri wa mujyo wo kurongora. None se hari umukobwa cyangwa umugore ugira umuntu uzumwe ya yindi bakuru bavuga ngo yuzukuruke amagana. Ubundi ubwo rero nicyo ubuvuze cyangwa ngo umwukuru undi ntukuri uzi ko ari umuziro mu Kinyarwanda. Hari nk'ababonye ihembe rimwe ya kirazira yagarutse. Hari nk'ababonye ihembe rimwe ntibishoboka. Ushobora gutega ukuboko kumwe sabiri nabiri. Si imitsindo siyo masunzu dutega tubyina na kwa masunzu inyogosho yewe na ya mashyo. Niyo sogokuruza yambwiye rero ngo isambu y'umuntu ni ibitekerezo bye. Reka da. Cyane. Iyi nzu tuyubaka nari imaze kuvumbura neza icyo yanzu ya Kinyarwanda y'ibwami wagiye mu rukari kenshi. Umbwira ko hari umuntu wigeze abikubwira mu barangira abantu. Ntabyo bazi. Dakora. Ivuze iki? Nari imaze kuvumbura rero ko kuri iyi meza ari uruziga. Rumeze kuri iyi. Bisobanuye ko u Rwanda ari indisamirwamo rukaba n'indi byara ubuzima butazima. Niyo mpamvu tuvuga ku kibero cy'inzu no ku kindi kibero. Umugore niwe ugira ikibero. U Rwanda ni urugore buriya. N'urugore. Yego. Igatsinda rufite n'igitabo. Maze yego. Hari umuntu wigeze akubwira igitabo icyo ari cyo? Ntacyo. Urabizi inyuguti rero nkuko twavuze urukonje rukaba urukonje. Wumva icyo bibabyo. Abakebuka ni igitubura muryango. Nicyo bahina kikaba cya kindi. Kikaba igitabo. Tukinjiramo duterwa nk'imbuto. Iriya nkingi ihagaze mu gitabo. Ni umugabo mu mugore. Bivuze ngo kubaka iyi nzu ni ukubaka urugo. Iyo urugo rusenyutse kandi ni ukubaka u Rwanda. Iyo urugo rusenyutse u Rwanda ruba rusenyutse. Aha rero iyo ngeze ku byigisho by'umuryango ndazirimukirwa cyane. Nkavuga ngo uyu munsi umuryango utagifite ibirango n'imihango n'imigenzo, niyo mpamvu nawe udashinga. Ntabwo umuryango wubakwa mu kirere. Ntabwo ari kujya imbere ya gitifu ari ukarahira ngo iki ngo dusezeranye ngo ivangamutungo mutazi n'ibyo mutunze, mutazi n'ibyo muvanze, ejo mukaba musangira ubusa mwitana ibisambo cyangwa umwabana undi. Bisaba abantu arahira ati ndakagutera icumu akaba atari gutera. Umuntu arahira icyo atakora. Umuntu arahira ikimuruta. Uzi ko muri iki gihe umubwira umuntu ngo ndakagutera icumu ngo nonese ngo ugiye nguguneye icumu dupfa iki. Wijya kure. Kandi mvuze ko umuntu kizira kuba ntabwo gutera. Uratokora ifuku. Aho uratokora ifuku. Ntacyo ari bwumve. None uraganira n'umuntu akakubwira ati nguciye mu ijambo gato ntiwanca mu ijambo ute nkaba namukubise. Atari ko narindi guciyemo tunone subwo nakubeshye ko ntaguciyemo turi ikikorye. Imvugo ni ntaguciye mu ijambo.
nubwo ndi guciyemo ariko singamije kugutesha agaciro nuko aryo hanyuranyemo ironi ntabwo abantu bayizi kandi ugira imana agira umuca mwijja kandi buryo ururimi rwigirwa mu rundi ubwo urumva n'icyo gifaransa kubwira ngo arazi cyangwa icyongereza ntacyazi yigeze yiga ironi ntabwo yigeze yiga muri communication reka da yaba ironi yaba metaphore yaba hyperbole yaba ritote yaba raba impamvu rero bitondagura gutyo nuko buryo ubizi no mu kinyarwanda fare nyirabwenge naguciye mu ijambo rahira umuntu urahira akaba ararahiye koko kandi akivuga akaba arivuga mama we yajyaga avuga ati rahira so wibeshye tubone ko umaze kuba umugabo tubone ko umaze kuba umugabo urahire so ubunyambuye we ukambura so ubambuye ibyo uzira akakubwira tubambuye ibyo uzira ati nciriye ku kibabi amacandwa agakama urabeho kagenda kibunamo amaguru ivumbi ritumuka mu mutwe ukazana amazi vuba cyangwa imwe atarakama sibyo abo bantu bari hehe abantu bivuga ntibagarure urabona ko umunyarwanda yivuga ukagira ngo nta wundi uri bwivuge ukagira ngo birekeye aho oti nyuma y'iki kivugo haraza ikihe kindi ariko none undi yakubitaho ikindi kirava he ngabo abanyarwanda bari hehe bari he ngo mbarorese none se niho rero umunyarwanda uvuga ati nzajya inama nande ndakakwanga uzi ko iyo ndirimbo wakunda kuyishyiraho mu gitaramo babarira uracometse ukagarurira abantu igitaramo cyawe turungana intugu nka bonse Rukizangabo ni umutaramyi inshuti zanjye turungana intugu nka bonse rimwe turakigarura kandi turakigarura uretse muze mureba mu isura itari iriya zanukaga zitababuye ubagaho ukagiye guhura n'umunyonzi ariko urumva ubwenge burimo yago ngaho giye umaze kumbwira ngo bambwe utanyuka Resere ngugire urumva rero ntambaye iyi mitsinda hari ahandi wigeze uyibona waheruka kuyibona ayo mashyoro waruyazihe naho bayafite ntibazi kuvuga ibyo ari byo. Iyi nzu y'uruziga ni ikimenyetso ko ubuzima ari uruziga rwizengurukaho mu nzira nyamata ubuziraherezo. Milk Galaxy Way. Kwa kundi ukubita akabuye mu mazi aho biri bugarukira akaba ari imbaraga wagakubitanyemo. Menya yuko ibintu ukora burya impamvu bitagira umusaruro n'imbaraga wabikoranye ni umuhamagaro wabigiranye. Mu ndiba mu mutima harimo iki? Nibyo bituma bizenguruka ariko ubuziraherezo niyo byazengurukana intege nkeya nubuze wowe hozaho gusa zimundi ba ikirimo harimo rwiganwa harimo rwamushushwe rero rwamariye abana b'imbeba kurubari mu rubari nimushire rero rwese girene ndaragura sindema uru ruziga nizenguruka duhure sakwe noneho turi mu gitaramo umukandara udakora wirengagije umweko umweko rero kunyenyeye bituma nambaranya ngewe ntahuje ngo mpfundike ngobeke ndetse nakwambara ubusa nicyo bivuze. Burya igihe hatari ubumwe bwacu igihe abana batagikina uruziga ahubwo bakajya muri bya bintu by'inyorogotora muri ya mashuri tubajyanamo by'ibibirikira akaba yanavunikiramo n'iki n'ibindi bicundaguraho bikarangiriraho nta ruziga nta gati nta bifite ikihe gisobanuro ni mu isi rero y'abantu badafite igisobanuro ni mu isi y'ubuzima budafite igisobanuro sicyo muri mu kubona yego impuzu hano umunyarwanda yaratekereje aravuga ati nkeneye icyo kwambara ubwo nkeneye icyo kwambara ndagikura hehe aritegereza muri psychology yewe by'imitekerereze nize kwitegereza observation ukitegereza ugatekereza ukagira icyo urema ariko buriya wareba iki giti cy'inganzamarumbu gihari cyitwa umuvumu akareba ukuntu akoma uruhu rwacyo gahoro gahoro nibavuga ku ruhonda babyita gukoma impuzu agakoresha n'igikoresho nacyo barakirema bakita imangu
none akarukuraho yitonze akarutunganya ntabwo yakuramo umwambaro siyo narongoranye cyane uzi ko nari mfite ikote naguze mu Butaliyani ko ntaryambaye abantu bazi ko nari nabuze amakote ariko narababaye nagize agahinda nabone kuko umukurambere wacu ko yatekereje ikintu akeneye akagikora njye ugiye kwambarira ikote narikozeho iki ko mbonye udufaranga gusa tw'amafuti natwo ntakora kuko igihe cyose ufite harimo France bure nta faranga tugira harimo France ibyo nibyo wirata ngo hari icyo ufite reka bene impapuro bazijyanye ndeba huririra n'inka zarashize inka bazivunjemo amafaranga ariko ubundi wabaga afite inka abatunze kandi n'ubu pe n'ubu ubasha gutunga inka borya ni umutunzi inka ni ikimenyetso rero cy'ubukungu ariko tugendana mu mitwe yacu niyo ari amahembe tukayaterekera mu masunzu hanyuma iyo wogosha ukamaraho wowe cyangwa undi akagira ukundi kuntu cyangwa undi akagira ukundi bivuze iki nge rero nkimara kubimenya ndavuga ntizatega amasunzu nka sogokuruza maze ndore ariko ko nari umuganga maze kubona icyo kogosha bikora ku ruhu ko nabyo birwangiza ndavuga ngo nge sinzogosha nzagira amasunzu y'umwimerere uza umusatsi wanjye uhagaze ari amasunzu cyane utsibaze cyane nk'uruti wera kera hanyuma rero igihe kiragera zigaritse amahembe ntiwamenye iyo nyoko yakobo ni ikindi gisakuzo indwara z'iminwa cyane ubu rero ikivugo cyanjye rurwa amasunzu yisanzuye ku mutwe kubisanzure ngo ntukire rubanda uruhayi rw'izuba n'impamo maze ndori none se abantu ntibageramiwe uguma abantu ntibageramiwe ariko umuterekero we amasunzu ukagumamo sibyo kandi reka nkubwire harimo umuterekero ukomeye uzasome inyandiko y'ubushakashatsi nanditse kuri umusatsi yitwa umusatsi wanjye umuterekero wa sogokuruza jya kuri Google byandika umusatsi wanjye umuterekero wa sogokuruza akitso muganga rutanga rw'amaboko cyangwa bayi muganga rutanga rw'amaboko urayibona inyandiko ndende cyane buri abantu bankurikira kuri page ya Facebook yitwa muganga rutanga rw'amaboko hari inyandiko abantu basoma agasinzira akabyuka kongera agakomeza kongera akavuga atari ko uyu muntu abyandika ate ni mu ndeke rero merishara nkima uyu muco hatabonetse umuntu wemera kuwumereramo inshara nkima ntabwo wagaruka mwabyumvise ni mu ndeke nshokonkore ufite impamvu ejo bundi hari umuntu w'umushakashatsi w'inshuti yanjye twavuganye yari amaze igihe n'ubu ndashaka kuzajya kumureba kugira ngo bishire amazeze kubibwira batyo abantu bavuga bati yagiye hehe yajyanye ntakabwo ntiyabuze nk'uko abantu babura cyangwa akagira ibimunyuruza n'iki n'abandi mureke nzabikurikirana ndagenda njya aho nagomba kujya kumubariza baturinde ntindi muganga rutanga rw'amaboko ndanezerwa cyane iyo nivuga nkanjye uranze ariko ati ndakuzi hari ikibunzi hose ntacyo simfite impamvu yo kubaza nakase urayifite cyane mundeberere mubwire ko ari nakumushaka aboneke cyangwa niba yaranapfuye dushike mumbwire ibisekuru byo kuko nari muzi ariko ntazi ibisekuru ariko n'umuntu w'imfura nuko aza rero kumpamagara ambwira ati umushakashatsi urabizi nagiye mu bintu nibwira yuko ari ibintu bigarukira hafi hanyuma biramperana bisaba ko telefone zikuraho ngira n'ibintu byose no kurya hari sinkirya yego ndibuka ko mvuye muri kaminuza hari abantu twashwanye b'inshuti bari inshuti zanjye twatari ko wowe urirata ntukinitaba telefone ko telefone yari yanjye yahise ihinduka iy'akazi n'ubu nimureba uriya muyoboro muhamagaraho mu bicumbi wanditseho amazina yanjye ni rutanga rw'amaboko pe umva uriya muyoboro n'uwakera urabuzi niwo mfite kuva kera rero wahise ubu w'akazi noneho jyewe igihe ndimo kuvura igihe ndimo gupfumura no kugira gute ntabwo urabizi ibintu byo gupfumura bisaba kuba uhari ni ukuba wagiye mu yindi si
ntabwo rero waba urebuzwa no kuri telefone no kuri WhatsApp no ku kingo ntabwo izo ntabwo byashoboka uri kuri WhatsApp no noneho abantu b'inshuti barambwira bati wowe kuya ngo tugushake tukubure nta telefone ntaki ndibuka ko hari abantu batatu naguriye telefone ndabwira nti kuko hari ahantu twagomba kujyana tugomba guhurira Nyabugogo baragenda barashaka barambura ndi kumwe n'abarwayi barahamagara babura aho bahamagara amasiku ikiraye twiraseho yagize gute ngo ngerayo babishe bameze nabi ndabwira nti mbabarira ungurire telefone ngurira simukadi ungurire n'agatelefone k'amafuti yari iyi nimero ni yanyu mwebwe batatu mwenyine hatazagira undi muntu burya nta n'umuntu njya apfa guha nimero yanjye bwite kuko byaduteranye keretse umuntu nzi yego ibyo rero birasaba gukohora kumera isharage rwenderanya rero yaravugaga tubu twakohoye yampaye inka we kandi icyo biyemeje ikivi bakagitura twombere urabizi dutangira urugendo rw'umuco rwo kugarura umuco urabizi ndagasore k'umugenda avuye kuri kaminuza hatabayeho gukohora hakorwa iki tuba tugezeyo ni ibintu biba bisaba kubibamo ukabyambara ukabigendera mu gihe umuntu yambara inkweto yaki ntashaka kuvuga marike kuko ntawe yintumye yego guterekera abazimu batarabawe ni bibi akambara ikote ry'Italiyani atakoze ndumva nanjye nkwiye kwambara impuzu twe twakoraga bikatwibutsa aho twari tugeze tugakomerezaho iyo dushaka amakote ntituyakore muri izi mpuzu kuko birashoboka urakoze icyo kirahise ariko yabyumvise yego nambaye arije gusa ikindi muri uyu musatsi buriye abantu benshi babona ko muri iki gihe barimo kumera impara barimo kuzana imvi si za zindi z'ubukire n'iki ni ibintu usanga mbese bishimburagiye izi mpara zirava he abantu bataye imbonezabitekerezo y'imirire mizima imbuto nkuru umutsima ntawe urya ukabije n'ubugari kandi uburyo ubugari na acide gusa irimo nta kintu kirimo umutsima w'amasaka uwawuriye araramba urumva ndakubwira sogokuru uzajya yamaze imyaka 104 sogokuru uba afite imyaka 103 aracyazi Kigali icyatumye sogokuruza agera kuri imyaka 104 agahita agenda nubwo bumuga bari baramuteye bizigira by'imfizi sarajya he bizigira by'imfizi arakifasha inka kayiha umuti tibyo ibyo tubirengeho tudakohoye mu muganura ngo dukore biriya dukora bizakorwa nande wundi wamuze ariko kuki umuntu yamuza ahenahenura ihenera igihugu akora amafuti hanyuma yewe rutaga rw'amaboko rwihebeye umuco nkabikora mbembetereza nkajya mu by'umuco mbembetereza ndeka mareyo nige byazamukiyemo rwose undi ari hese undi ari yaba ko yari kunyunganira aba bazimu bazaterekerwa nande se ko abazimu batagira igiterekera kandi bazimye igihugu n'imiryango ibintu turimo hano ntabwo uzi ko abantu babyumva yego mu bantu nzi ushobora gutangaho urugero barongoye mu buryo bw'umuco nyarwanda urimo bagiza hari ugukurikiranya biriya bintu byose iriya mihango yose ubu ngubu dusigaye dutwikurura n'uwo tutaritse turarura uwo tutaritse turatwikura uwo tutatwikiriye iriya mihango yose turayinyonga tukanayikora no mu munsi umwe wabaza bakavuga bati igihe cyabaye gito abandi bakavuga bati bitwara amafaranga menshi nta mpamvu biriya bintu kubyirengagiza hari icyo bitwaye umuryango kubikora se hari icyo byongera mu kuremya umuryango amakosa akorwa nkubaje ibibazo byinshi mu kintu kimwe kuko nabonye usubiza mu magambo arambuye kugira ngo bihiniremo amakosa akorwa nayahe yakosorwa te mu buryo bwo kubaka umuryango muri iki gihe
niki gituma dushyira ibi birago hejuru y'amakaro kandi meza ahenze harya arimo hasi aho aho yarebe hari aho agaragara rwose ndarura sibyo hariya rwose niki gituma duhitamo kwambara izi mpuzu n'isindi myenda bavuga ko ikerebutse kurutaho ariko utazi yava ntamenye yaho agana abazi iyo bava baraje batwara ibibaheraho bakora aya matisi yoroshye turabibona hanyuma abandi nabo bamaze gucinyizwa ibyabo bakubwira bati wikongera kwihonda n'imangu twakuzaniye akenda kera yego none abatizwa rwose uragatahana tahane n'umuceri y'emeri zingahe ahandi turaguha inyama abahirika ahandi turagira gute ubuhenda abana nuko abantu bageze aho ngaho inshuti yanjye mu bishashagirana kandi batagira bitari na zahabu utu dushenete tw'amafuti abantu bambara tuyagirijweho zahabu iva inaha hano mu Bakama kuri uyu mugabane wa bene Gakara hanyuma wayitwaye akayibika mu buryo bw'ubukungu buhesha agaciro ifaranga rye ku buryo ridata agaciro ahubwo amafaranga yo ku isi yose akabarirwa muyi niwe ukuzanira ako kantu gashashagirana nawe wagakubita mu ijosi uti narimbye njye ndumva narimba muri izi nigi rero izi zaba zirimo n'imitsinda wenda nkaterekera bikazatuma nayo mazahabu batongera kuyantwara kandi bizashoboka ubu rero nakubwiye ngo igihe ikirango ibirango bitakiriho ibyo byarangaga biracika bivaho bikayoyoka ndangiza buriya bushakashatsi nakoze ibyo bita teze na antiteze urumva hari ibyo wize urabisuzuma urabigerenzura ugira gute ufata umwanzuro urongera urawugerenzura yego nicyo bundi bivuze mu bushakashatsi teze na antiteze noneho ndavuga ngo mbonye ko ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ari Imana inka n'ingoma burya kuri ibyo birango niho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo by'umuco w'Abanyarwanda ushatse gusenya igihugu utagikozeho wagikurana ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho yego wowe bwira abantu uti turihuta ibintu byose bimarwa n'amagambo turava aha dutwikuruye gutwikurura utararongorwa urusenye rutaranabaho ubu ntidufite igicuma hano soma nta kintu kirimo wisomeshwa ubusa bizarangira usigaye uganira n'ubusa uvuga ubusa hano rero harimo ikintu nicyo gituma wumva mvuga n'ijambo kumva rirahamye wisomeshweho gusa ntubona udukobwa tw'iki gihe n'utugore tw'amafuti yagenda akimara ingarya fotora amennye fotora agize nte nta kirimo byatangiye kera bamugize ikirahu baradutera amabuye bande bayatera hehe yatera amabere ya nyoko urebe umamatwe imihini yego bamatwe imihini abumva barumva rahira so bumvise sibyo ariko uyu munsi wa none umubyeyi udashobora kugira ijambo ku mwana umugabo udashobora kugira ijambo ku mugore umugore udashobora kujya inama nk'umutima rwose ni rugoki ikibirema rero ni imihango urabizi tugira ubu bukwe twari kumwe mu ngeri zitandukanye kurinda tubugeza n'uyu munsi turacyakora imihango tubarira uko bikurikirana ariko dore urumva yewe nkimara kumenya ibyo navuze ariko ubu koko niba utagira imihango atagira ibyo ahanga ni gute ushobora kuvuga ngo ugiye guhanga urugo nta mihango y'urugo utaraguje genda umupfumu ariko mbere yo gushaka nararaguje yego ni ihame kandi ntabwo wiragurira kuko hari ibyo ushobora kwiragurira ukabyirasira nabi nta muntu wikorera umuhango nta gikuru kitagira gikuru cyane ntibishoboka noneho ndavuga nti urushako rero wabyumvise no mu nkundo zanjye ku bumenyi nabaga mfite
bigendeye ku burere bw'umutima ni ibintu nigenderezaga cyane nkareba uyu muntu ni uwo kwande bafite imico kiba icyo rero habaga ari mu burere bujyanye n'aho igihe kigeze ariko nsubiye mu mizi rero hariya aho no gupfumura nabaki ubwoko bwanyu n'ubwanyu burashakana urabizi mu miziro ibyo birimo kuko hari amoko adashakana ariko umuntu azakubwira ati toka satani twebwe twihaye Yesu bizagenda bityo ndimo nigisha icyigisho bishya rwose ni bishya koko ni bishya nanjye ndabibona nibyo bakora byose ni bishya ni bishya rwose aho urugo rwubakwa nta mwana uraruvukamo n'uvutse ataramera amenyo noneho rero bati icyaremwe gishyuriye cyane mu mashusho dufatira ntihazemo ibishya afata ibi by'abakurambere byo mu mizi cyaremwe gishya kuko icyari cyaremwe mbere kituzuye kuvuka bundi bushya bwa kabiri ubwa mbere kuko butuzuye wakibura buryo ave abakurambere bacu bari babyanze kera cyane none se umuntu yabyawe nyine atuzuye aruzuye muzima yari muzima haza kuzamo kirogoye hanyuma Yezu Kirisa aroherezwa kugira fana Yezu wawe dufite kiboga umutabazi ntukazane igicupuri ubu wabona undi rukizangabo arakubwira bati hari undi rukizangabo wateye bose b'umutarami kandi na rukizangabo akiriho abazi rukizangabo bakubwira baturi umusazi ariko uko niko abantu bareba burya abakurambere niko bareba abantu bagasanga bapfuye bahagaze ibyo byayobeye ba Musinga ngo baramubwiye bati batizwa ngo bigende bitese bashamwe ndi Nyagasani umwami w'u Rwanda ngo uzajye mu ijuru iyo umuntu atabatijwe ntajya mu ijuru kubatizwa n'iki ntabwo ajya mu ijuru umuntu utabatijwe ubu ko rwabugira inkotanyi cyane atabatijwe ntabwo ari mu ijuru bati ntariyo uravugisha ukuri Ruganzu cyambara ntama ko atabatijwe ntariyo iryangombe ry'ababinga ba Nyundo ntariyo ubu ngubu bateri Nyirarumaga ntariyo Nyiraruganzu noneho rero burya ndababonye muri n'abagome ubu muragira ngo mbatizwe nzajye kwigunga muri iryo ribura gasa n'imfura zitarimo aha n'imfura zitari ubwo nijuru ki mu yandi magambo no kuvuga ngo nta rindi juru twabona abo batarimo izo mfura zitarimo kandi koko ndakubwira abantu mwabwira nti ayo majuru muririmba ntituyabone mu ngo zanyu ntituyabone mu buzima bwanyu bwa buri munsi ntitubone umuntu urahira akumva ikindahira aricyo ntitubone umwishywa bawutongera umuntu awambika undi genda arongoza umwishywa kandi kuko bigatuma abantu bishyuka ngo ni nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara agati katarari impundu yo katarongoye karabarwa kandi urugo rukagomba guca muri ibyo bintu byose mu nduru no mu ntambara ariko rukishyuka cyane nta bintu byo kuvuga ngo bubatse uyu munsi ejo basenye bakubitanya amafuni bashyiranye hanze gute birapfira muri bene nta mihango ihari abantu bahangiye ibintu kucyuka urahanga nta mihango icyambere urumva urushako rubanza kubarizwa Imana abantu babajije Imana se kubaza kuraguza ndagurira ndengurira ibirimo kurengeraho nabona kugeza uyu munsi uzasanga hari abantu ni umusore ubundi abakobwa nibo bagumirwaga yego ariko none ugasanga umusore arakunda ibintu bikamukunduka ku munota wa nyuma abakunze bigapfa ku munota wa nyuma bakamubenga abakunze n'imukundire ukunduka urabona uko umusozi ukunduka sinjye ukunze ukundi ntabwo ubibona n'ibyo nkunze birankunduka bikajya gukungika iyo kure umusabwa barakebuka ngo kandi bumva ko atari ijambo ry'Imana atari umwami wa Isiraheli ubwo rwose ntabwo ari ijambo ry'Imana mwababura gasani mwe nta bami mugira ari n'abasizi bagize icyo basiga ubwo si cyo babasigiye mwasomye mwiki hanyuma ababura gasani kubura gasani ni cyari cyo none ntubona ikiriho se ko kuba abantu bafite agasani
ibyo bakora se nagasani gasengwa byo gasenze ikize nta gisenzeho urabona inkangara isenze n'idasenze kandi ibyo bintu wumva bigomba kurangira mbese ukavuga uti mfite paniye yo gutwaramo mfite nzaruhahira mfite iki inkangara isenze ikarorera tukareza uruhu rw'amazi none se ikintu gisenze ko iyo mboneza bitekerezo ko uyitakaje udafite imigongo kutakaje ndarorereye ndarekeye inkataza kurekera noneho rero mperera kukuraguriza umugeni nibyo mana nyagasani mana iragura kuko burya ni imana iragura imana rurema rugira rwagisha rugaba niyo iragura niyo irema niyo twagira niyo yera cyangwa ikirabura binyuze mu mpinga iraguzwa imana iragura rurema yihanga mu mpinga ni inzogera nkatwe imana ngo turaguza inzogera n'ibinyuguri ni inzuzi baraguza inzuzi ni urugimbu ni inkoko ni iki yego noneho wowe ugatangaho imbuto y'ubuzima bwawe ni amasaka ya mbuto iragarutse y'amasaka wahekenye ugahekenya ugacira n'amacandwe yawe ubwo byivanze rero imbuto y'ubuzima butazima yihanze mu mbuto y'ubuzima bwawe kugira ngo igaragaze igipimo cy'uburiwe mu mizi urinde wandi iyo nayo ni imbuto babaki kuko n'abaruga nibyo bagenderaho niyo mpamvu bavuga bati kirazira kwabiza umwana nijoro mu izina kugira ngo abacuraguzi n'abarozi niho baba batangiye kugenda batamwumva bakajya kumutongeraho ibyo bamutongeraho bibi niyo mpamvu usanga abanyarwanda bakoresha amazina y'amahimbano cyane ku bana mbe nyiracuyu ntuza nyogokuru yanyitaga munyabudozi bakavuga utuzina nk'utwo ngutwo kugira ngo izina ry'umuntu ridatwaranwa n'ubuzima bwe utarata abana impyisi zihumbi noneho rero izina naryo n'ubuzima urinde wande babaki tugashyiraho ubwo rero bagakurura bati uraguriza ninde wande babaki bati ntizeze zibukira kuri 10 ziguruka wabaga utaranalishinga habwo ujye kurishingayo aho bene wanyu ntibarishingayo ntibikunda zibukira se harimo amatega yabona intsinzi bati intsinzi irahari ni uguterekera ni ukugira gutya ni uguhamuza ibi n'ibi kuko bitwishyuhagira iki n'iki ni ukugenza gute dore imitsindo uzajya guhamurira ukayitongereraho bigatumana nako urimo kukwanga gukundira kwibaburiraho umuntu bibaho ntabwo wumva abantu bakurikira abandi batabigizemo uruhare cyane none kwibaburiraho umuntu ubundi burya umugabo n'umugore bashakanye neza bakoresheje imitsindo bibaburiranaho yego babakorera imitsindo yo kwibaburiranaho ndetse bikorerwa mu mihamuro ikomeye cyane birumvikana bakavuga ngo nk'uko uwagize atya bitagenda reka nguhe nk'urugero iyo habaye umuterekero w'itabi itabi burya niri kuri umuterekero n'imiterekero isaba itabi ni mikeya cyane bakavuga ngo nk'uko itabi ritihishira ku warinyoye uwo ni umutongero niko naka atihishira kuri nyiranaka niko nyiranaka atihishira kuri naka kandi nk'uko wanyoye itabi agatima ke gahora kare shaka akaba ataryama atari nyoye niko naka tuza tabonye nyiranaka niko nyiranaka adatuza naho yarehare hakajya ahandi ahita akimirana akagaruka vuba aje kumureba yego wamutongero si igigi rero si igiti buti si ijambo bujambo si tabi butabi si ikimihamuro baguhaye impigi runaka wambara ngo birangirire aho ngaho ni igiti nk'iki kirimo si igigi si igiti cyumvira umupfumu ni abantu bake babasha kumva icyo kintu umuntu numvise ucyumva neza ni Professor Nyagahene Kimana mu mateka uramuzi si igigi si cyane yego rero ntibirangirira aho ngaho ubwo rero karaguza indagu ni ukuvuga ngo Imana ibihaye umugisha
cyangwa ntibishimye uzakuramo imbwa yiruka na mbere imiryango yanyu ntishakana amoko yanyu ntashakana zibukira n'amaraso yanyu ntahuye ariko ko Imana ibishimye noneho muzishyuka no mu nduru no mu ntambara bakakubwira ibyo uzakora imihango n'imigenzo icya mbere kibanza no kurambagiza yego amara kurambagiza uwo warambagije ukamuraguriza nanone twabanje kuraguza ariko sibyo bibanza habanza kurambagiza hakaba n'umuranga nawe uramuraguriza abantu baragira abandi uyu munsi ni bande turangije ubwo bukwe bwa kinyarwanda urabizi bwari bwo bwa mbere bwongeye kuba mu Rwanda nyuma y'abakurambere bacu umusaza Mpyisi n'ubu ndamuterekereye cyane yarahari aravuga ati rutanga rw'amaboko agize ibintu bitigeze kugirwa n'undi muntu yabivuze numva wari uyoboye ni wowe yabivuze numva rwose ubukwe yabivuze numva uri umutaramyi n'ubundi kuko twari dutaramye kandi ndabigushimira rwose utagira hanyuma nabaga mfite n'impamvu y'ubwo nti aba ari wowe aba ari n'undi asanga naranagurira ntabwo byashoboraga gupfa noneho bakaraguza bati uyu muntu ugiye kundangira arandangira ikintu kizima uyu munsi wa none abaranga bariho sincabiranya icyo gihe banze ngo yumve turangije ubwo bukwe kumva ubusa ndetse ko izo umaze kuyimaramo ubuntu ugiye gutanga iki ariko noneho icyo gihe rero habaye inama y'ubukwe bwa kinyarwanda nyuma ya buriya bukwe ku rwego rw'igihugu itumizwa n'ubutware bufite umuco mu nshingano minisiteri y'umuco twari umuco arambwira ati uzaze na buriya bukwe yagombaga kubamo nuko yagize bimwigo yego tugufiteho n'urugero ariko amashusho yo yaragaragaye tugufiteho noneho tubonamo rero ikintu ngo cyatewe cyitwa pasi pasi rero ni kabyinane n'ukarambe ukanjugunyire nanjye kame nkabyinane ngerageze nanjye ndebe igisigayemo muri ibyo bijogororo gasanga se by'u Rwanda niyo mpamvu rero umuranga aragurizwa kuko ni Imana igiye guhagararira abantu mbese ikaba ari ibarangira nkubwira turiya muntu ndamuzi ye ko matanya abantu uriya muntu ndamuzi aho yena nakabyahura kandi imico ye cyo nkubwira jewe ndamuzi yewe akaba ari umuntu z'umuryango akaba ari umuntu ureba ko adahindagurika umuranga araragurizwa akenshi burya umuranga ari n'igihe avamo umushyingira cyangwa umukwe mukuru yego iyo bitabaye bityo bakaba ari abantu babonetse mu gihe gitandukanye umukwe mukuru n'umushyingira nabo bararagurizwa ibyo bintu niko twabikoze nta muntu wari muri ruriya rubanza afite inshingano hatari impamvu kandi y'inyezo iturutse ku Mana hanyuma noneho mwambara kubyereza rero mugakora iby'imihango iteganywa n'umuco kujya gusaba irembo yego urabizi ko izo nzoga twarazituye ziturutse mu bibungo bya Mukinga zirambuka zijya mu ruhango rwa Mutakara na Nyamagana rwose n'ibiseke ndabyibuka nta jerekani ngira ngo oya hanyuma ahubwo ikibindi n'ibindi bitabujijwe inzoga zitandukanye aho ibihe bigeze ariko icyo kibindi ndakubwira impamvu n'ubuko adatabukwe hari ikibindi cy'isabiro yego ntabwo ari mu nzu yaho byobyo ni mu nzu y'amakaro igezweho kuko burya ni umuntu mukuru ufite n'ibintu binini yagize mu gihugu gukorera igihugu mu ngeri zitandukanye noneho kwangurira abantu uzajya n'ikibindi nuko abantu bumva agaciro k'ikibindi ikibindi cy'isabiro urabizi ko ikibindi kimeneka ubusa ko kiri mu ibumba burya uzi ko bakigendereza ngo kimenetse urugo rwameneka erega ababyeyi iteka bagomba guhoranira akayihayiho abana babo na wa mwishywa turongoza igice kimwe kijya
ku mubyeyi umwe ikindi kikajya ku wundi kugira ngo mumenye ko nta bugingo mugira n'ubwo ababyeyi banyu cyo nakubwiye ko abana imana z'abana ari ababyeyi none barekuye gatoya mwapfa mwashira sibyo gusaba irembo nyuma yo gusaba irembo warihabwa ukajya gusaba nyuma yo gusaba ugatebutsa izo nzoga zose twarazituye yego profe Nyagahene ndakuramukije cyane mu hanika ndaguterekereye uramubona muhanika Nyarutarama muhanika yarangije kugira ibigirwa byose ahanitse ibigwi agiye muhanika arigendera uzajya kubigira bari buze dukorera indi mihango runaka yo kudusura kuriya basura abageni mu ngeri zitandukanye noneho araza burya bamvugiraga ijambo babaga ari bamwe aje baratinda ko baje mu modoka yagira ikibazo irapfa noneho yari afite urundi rubanza rero nawe ati rero gahunda twahanye turi yapfuye reka njye mu yindi nise ugiye ute muhanika rwose ubu ijambo se rirabiryande biragenda bite atari ko mugira ngo nzaguma aha muhanika yagiye ntabwo yagarutse we yaragiye agira urwo rubanza arangije ajya muri Tanzania kujya gusura ab'imiryango ntiyagarutse hagarutse uwo tugomba guterekera cyane babizi ati mugira ngo nzahora kuko nabaga naritetesheje mfite muhanika arahari muhanika ati rero mutangire mumenye kubigira mbwira baba abubatse mbere yanjye burungano ngabo rero nimujye mu mujiji biregenda ngaho ndi mu bigiri ngo nibo bari bahari n'abandi bantu bandi ntabwo yagarutse ndamuramukije cyane rero kuko izo nzira zose barazigenze wagira ngo simfite impamvu yo gukunda yinjishe ape we ariko hari n'ibintu abantu ibintu utavunikiye burya nta n'ikintu none se kuba tudatondekanya iriya mihango kuba tutayigira umva icyo byigisha ndi inzobere mu by'imitekerereze icyo byica hanyuma n'imboneza bitekerezo psychology na philosophy buriya nubona iryo curagana ryose wagiye wagarutse noneho reba iby'imisango ya kinyarwanda uzi gusaba bakagucura funi na buhoro ukagira ngo uri umugabo utagira ijambo utagira intebe we utagira hataha ugasaba imbabazi ariko ukemera ukikunenga ugapfukama ugapfukera mpaka icyakujyanye ugombye kugicyura iyo aba bagabo bose babaga batyo ku bagore babo wambonera ko badacyura inganje ariko rero urashaka kubahwa gusa ku nduru uzuhuma impyisi mahuma oya ntabwo wajya gukama inka uhuma ntibikora inka ntabwo ikama ihuma uragaza ariko uragaza iyo wagaburiye washoye ku iriba ryiza uzi ko abashumba twigomwaga ibijumba tukabiha inka ngo zikamwe kuko waragiye inka ntikamwe ubu uri umwana mubi uri ikigoryi uzanapfura ikigoryi ugatinya ko uri gito witwa gito mu nka ya nijoro itenguha nyirayo kandi ibona bwije imvura muheto ikanga tekereza buriya rigiye kuvuga ngo runaka ni gito muba biciyemo kabiri ni gito nk'inyo ya nijoro ngaho tekereza imvura igwa umurindi ugomba kujya kurya pfa mu rutoki ugatinya rero ko so azakubona kuri gito ukemera ku bijumba wajyaga kotsa muri runonko ukagira ibyo ukuramo ugahinka ukayahirira n'imigozi ize gukamwa nshuti yanjye ujye kujya munsi uvuruganye ukajya kwiragira mu myumbati ugacunga umugoroba uje ahantu harimo akiri keza ukazituriramo akaburamo ikintu ukazituriramo ndabigiranye ukabungira iriba riryoshye iyo niyo nka rero igukamira yego uyu munsi abantu barashaka gukama izo bataruhiye yego izo batashyizeho inkuyo abagabo barwaye indwara mbi yo kubona umukobwa w'abandi ugenda hariya rwose ngo ni igitomati ni igitongati ni ikidomangi ni iki akavuga ibyo avuga
wowe ninde wakubujije kuba umugira utyo ko ntanga idakamwe ntumuhe icyo kwisiga ntumuhe umwanya ngo aruhuke ntacyo kwambara wambaye ntagaragara nabi ritemutemu uzi ko abagabo bakera b'imfura ingenzi abagabo iwacu rwose n'ubu barahari gasozi ugasanga ntacyo bimubwiye kwambara neza kandi afite amafaranga kwambara neza bigaragarira ku mugore bigaragarira ku mugore uriya mugore mureba n'uwa naka yego ushaka ntabwo rero umugabo ajya agenda ngo bavuge ngo uriya mugabo ni uwa nyiranaka turabona kariya kagabo ubona gafite umugore sebyo turavuga wowe iwacu mu Gikonyine baravuga ngo nimuvuge inka zanyu ngo abatazifite bavuga abagore babo yego baramaze rwose baramaze kuko zingana nyirazo zingana nyirazo erega barazigereranya sibyo reka da nibyo ubusa barabyumvise umuntu utazi kwita ku nka ntiyamenye kwita ku mugore ntabwo bishoboka kandi umenye inyana izavuka kuri iyo nka ititaweho nayo ifite agahinda namanya ngaho byumve rero kutanyuze muri izo nzira buriya niyo natashye ubukwe gihe nkunda kwigira mu gusaba no gukwa gusa nkitahira burya ni ubukwe nkitahira ibindi n'amafuti nkareba uko abantu basaba ni bande se n'abagurana arapfunyura ntihagire umuntu muzima uzakora ibyo bintu arapfunyura udupapuro kubera ko yibagiwe amazina y'abana n'ejo bundi nararikokereje televiziyo Rwanda iraza yego itukatubwira ibi bintu abasaza ngo badutse basabira abantu bagurishwa hari umuntu ugura umusaza mwa bantu imvi z'umusaza impanuro ze wazigura iki wagura iki imana ntimugura reka turebe kiriya gihe wari kugura iki mpyisi yego wari kugura iki nyagahene nari kugura iki muhanika rwenderanya namugura iki rwenderanya njya gusaba ndi umugabo mfite amamodoka ngize nde rwenderanya yafashe umufuka wa kirojana w'amasaka aho umunyegara ati njyanira kwa Munyabarame amuha n'amasuka abiri aya masaka nayo gusabira umwana wanjye sha reka nirate mfite rwenderanya cyane uwo wamuhiki se wamuhiki ariko reka urumva amasaka oya mbabarira urumva amasuka mbabarira hari ikindi dufite n'impamvu yo gukomera muri uru hari ikindi uvuza ibintu numva nifuzaga kukubazaho muri ibi bintu by'urushako muri ibi bintu byo kureba umuryango uvuza amasuka amaze gucika hari naho yajyana ngo bakayanga hari aho yajyana bakayanga hari n'akavideo kigeze gucaracara k'umugabo wari urimo gusaba atanze amasuka undi aramubwira ngo urashaka kunsubiza kwisuka ni ikigori ngo jyana narabibonye ibyo bintu nipfuka mu maso ibi bintu biragana he rutanga rw'amaboko biragana he se nyine ntabwo mbi ibijya gucika burya bica amarenga wigeze ubona umunyarwanda wanga isuka no kwizihiza umunsi mukuru w'ubumana bw'abanyarwanda bizihiza isuka kirazira guhingisha indi suka iyo ari yo yose keretse isuka y'inkonzo isuka y'inkonzo ni isuka ntibavuga isuka ikozwe mu giti ni inkonzo ntibavuga bavuga ariko hari umuntu uzaza kubwira ati none se ni iki nyine kitari isuka y'igiti ariko guhingisha igiti ni igitutsi ntabwo kiba kikiri igiti cyabaye ikindi kintu kuko kirimo umuhango n'umugeni rero bigenze bitya uko bimeze mu mateka yacu abantu ngo ntabwo bashaka kwitwa abahinzi barashaka kwitwa aborozi bazarwara ubworo ahubwo barashaka kwitwa bazarwara ubworo abatunzi isuka n'inka birajyana buri gihe nese ntibakubwira cyose icyogera inka ngaho rero mubyumve urabona mu kinyarwanda mu gihe bavuye mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi periode chasse cueillette mu gifaransa cyangwa hunting and food gathering period naje kwiga iby'amateka n'ubumenyi mpuzamico ku rwego mpuzamahanga ntabwo ibi bintu tubivuga tujahagurika ntabwo ari amarangamutima si ukuremekanya ntabwo twubaka izina ibi ni ubuzima
wowe baho ubuzima izina ririyubaka urajya kubaka izina baryubaka bate baho gusa bibe kubiba biba ibyo bintu baratekereza bati tuzahora tubunga dore turasora mu mashyamba turacukura ibyo ducukura byimejeje bikashira tukimuka ku gasozi kamwe tukajya ku kandi isi tuzayimaza amaguru uzi kutagira ikikizo ni iki twakora kugira ngo ibi bintu bijye byera tubigizemo uruhare tubitere tubimeze tubibagare tubisarure tuzongere dusubize baravuga isambu y'umuntu ni ibitekerezo urabyibuka amasunzu aho abantu bagegeneye bagaconga bakagira bate hajemo iki bakanabunuza umugabo nyine babarira ariko ntabwo ari wowe mvuze nta mugabo wimoza mbabarira murabizi kandi nabyo bifite icyo bivuze rero namvuge kuko nimoje mbabarira ariko si wowe navuga muri rusange ariko twese biratureba erega nta utarebwa n'ibi bintu yego twese dukeneye aho twikebuka rero ayo masunzu yo yavugaga ko isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye ikavuga ko kandi duhora twambariye kurwanira igihugu cyacu kuko amahembe ni ikimenyetso cy'imbaraga siko n'umuntu bamuteza amahembe yego kandi amahembe akavurwa nandi ukereza yendo ndamuke abateza amasunzu ngwino ndamukirize uraribona umva uko kurangira sha yego ninde ubandamukiriza se bandamukirize rero kuko mfite impamvu yabo dufitanye igihango yego izaba ari zabo sha urabiruzi nuko bikiriza iki gitaramo yewe ndagishaka cyane ngwino ndamukirize abo rero bazi yuko ikibakiza kiri mu mutwe wabo bakurikije imihango n'imigenzo y'abakurambere babo baratekereza baribaza baravuga batari ko wahwanyura iri shami rifite akandi gashami n'aka gashami nako kakavunamo kabiri ubu ntiyataganyura bigataganyurika ubwo mvuze gutaganyura kuko guhinga byabaga iryo jambo ritarabaho yego ibyo bakoze babyita guhinga batuko gutaganyura no guhinga iki dukoze bakita gutera imbuto barayitera irera barayibagara ibyara indi icyo bahingishije bakita isuka y'inkonzo ubutaka bwari bucyoroshye butangiye gukomera bati ntabwo turekera aho ngaho ibyacu n'uruziga rutagira iherezo rwizengurukaho buzere nyamate amati imiti idukiza abikamate bose ndabaramukize cyane inyamata bose burya amati birimo imiti idukiza noneho rero barongera baratekereza bati ntabwo twagarukira aha ngaha ubwo babaga bamaze no kotsa runomo bakamenya gucana ibuye bakaricanira rigatota burya niho biva gucanira ibuye rigatota rikaba umushongi ugakuramo icyuma batangira gucura amasuka noneho y'amaberuka y'amaki barakomeza wumvise ko bahagaze se nicyo gituma rero ku Kadogo kizira umunsi bizihizaho ubumana bw'abanyarwanda ngo ntawe uhingisha indi suka keretse isuka y'inkonzo nk'ikimenyetso cyo kuzirikana ko u Rwanda rwavuye mu kwishakamo ibisubizo kw'abana barwo bashingiye ku muco kandi ko ari nabyo bizarukomeza mu iterambere ryabo hanyuma ku isabato se twibuka iki sabato ku ijuma ku cyumweru kibwe mu cyamweru ari cyo ako Kadogo cyamweru bakakita icyumweru urumva no guhinduranya inyuguti gusa batindi babi habwo kuri iyo minsi nta murimo ukorwa rwose kandi nibwo abantu barya nk'abicariye umwobo reba rero ubukene buteye mu gihugu akadogo urumva icyo katwibutsaga ariko n'uyu munsi mvuga akadogo nkamera nka Sarukondo akadogo nkashyiraho udutima dutanu abadukurikira kuri muganga rutanga rw'amaboko ku nkora kuri Rukizangabo shami official nimushyiraho udutima dutanu tuzamenye ko mwabimenye ako gatanu karakomeye cyane mu kinyarwanda icyumweru cya kinyarwanda cyagiraga iminsi 5 iminsi ine y'imibyizi umunsi wa gatanu ukaba umunsi weguriwe ubumana bw'abanyarwanda kuri uwo munsi nibwo bakora imihango ya yindi yo kuraguza guterekera guhana ibihango kubandwa ibintu byose bikomeye bijyanye n'ubumana bw'abanyarwanda babikora kuri uwo munsi n'indi minsi babikora ariko uwo munsi noneho kikazira wambazaga iby'isuka yego nta uhingisha indi suka kuri uwo munsi nahanda bikora keretse isuka y'inkonzo kwibuka icyo ngicyo ibyo mubye mubikora kugira ngo umunyibuke uwo muzimu we baramuzi
hanyuma isuka y'impunzi uko muyibagiwe se ko mwibagiwe icyamweru se mukajya ku cyumweru cy'ikiremekanyo cyo kwa Gerigoro kalendriye Gregorien y'iminsi 7 yo kwa Gerigoro itabarira ku kwezi ubwo ubucwezi bukarorera no gukwera no gucwera agaciro kabyo bigatakara no kumurikirwa n'urumuri rushya rwa buri kwezi bikabura n'umwaka wo kwa kaka bo kwa nkaka bo kwa myaka bikabura kwaka kubona urumuri rushya bikabura abantu bakabihinda ugembe mu bunani na Noheri noneho rero bakarya ibyo batahunitse hanyuma mu kwa mbere bakaba barataka ubukene bwo mu kwa mbere kandi abana bagiye gutangira we mungurize bugira ute kavonerwa umuheto ahagararaze kwaniki waterekereza abazimu bishyanga nzaba nisomera ku mazi y'amasaka rwose abakurikiye Shami Official abakurikiye Rutanga rw'Amaboko TV Muganga Rutanga rw'Amaboko abakurikiye Inkora TV munyemerere mwumve umuhanano mwumve ibyo umuco wacu utugomba inkingi zawo iyo tubitaye ukuntu dutabwa ahantu ntiriwe mvuga ibyo ari byose hari icyo mwumvise kandi hari ibyo muzandika muri commentaire cyangwa se mu bitekerezo mukabitubwira nyamuna nimutubera inshuti nimusangize abandi ibi biganiro ni mubibe yego